twifashije navutse mbona iwacu mu rugo harimo abakozi babiri twarerarwa n'abakozi babiri yego sanduku yanga kujya bazana agasanduku gato niba hari ikintu kijya kimbabaza Jera uzi ikintu bakoze yari gato pe baramuvunagura ibyo bintu iyo mbitekereje komera baramuvunagura bikorwa nande na bene wanyu se n'uwo mugore nyine nakubwiye yego baramufunagura nahise sohoka ndavuga ibintu sinabireba njye bamushyinguye bacanye udutadowa nta muntu wavuze nyine ntago bamusezeye mukuru wanjye ntago yasezewe urumva bavuye Kacyiru barakomeza no mwirimbi bwari bwije Jera nta jambo bari buvugeho nta uri buvuge ngo nta kintu na kimwe bavuze imodoka yamukuye ku muhanda ndakwereka amafoto nyine bacanye udutadowa bari gushyingura bacanye udutadowa Jera mukuru wanjye yarabanye n'abantu nanjye nari ifite makeya ariko pe ntago mukuru wanjye ari gushyingurwa gutyo papa nawe isani sawa ajya kumva ngo byarangiye pe yaramurangije nyine yasize amurangije kuko ntiyanashaka undi mugore nyine we ahora amuvuga bameze nk'umuntu bari kumwe avuga umugore we aba ameze nk'umuntu n'undi bari kumwe amuhamagara mukadata uyu n'uyu munsi umufatote mukadata uretse twumvise inkuru uwabyumva wese yahita yumva twumvise uruhande rwawe yahita yumva ko ari wishe umuryango wanyu umufatote mukadata sinzi ikintu yenda ngiye ikintu kimwe namubwira Imana yonyine izaba ari imuhemba kuko njye sinabona ikintu namuhemba mukadata niwe muntu waje mu rugo nitwongera kubana n'umuntu dusaba amazi mwaratangaga abapfumu baza buri munsi ubu bandasaga amanywa nijoro ambwira ngo iwacu ngo baratwanga abaturanyi biki kugira ngo bakunde nyine banyebe dore hano hose bagiye bandasaga nyine mukadata sinabona ikintu muvuga uretse Imana yonyine yego mvuga ko iwacu navukiye mu karere ka Nyanza ariko kameme n'ahantu mfite mbarizwa niba baragurishije bakagurisha n'inkura rwose urumva hari iki inkura rwobo yanjye washyinguyemo mama nashyinguyemo mama wanjye ubituyemo abandi bantu ni mukadata wayigurishije kera nyine umwana ese ntiyigeze abyarana na papa ntago bigeze babyarana afite abana 4 badahuje se buri mwana afite papa we yaraje ari nk'urugo rwa kangaha avuyemo none se papa we nta wundi mwana yigeze abyara nyuma yanyu nta wundi mwana papa nta wundi muvandimwe ugira nageze aho ngiye nkajya no kujya guhaha najya guhaha saa 3 saa 2 kugira ngo nahura n'abantu Jera numva abantu nabagome numva nta muntu mwisubaho nkavuga ati subu hari umuntu mwisubaho uzi kurari rondo no Jera kurari rondo ufite imyaka 20 genda nakoze rondo urumva umufite 23 genda nakoze rondo ufite imyaka 20 nkora umwaka n'igice ndara hanze ngenda nkora paturuye ku myaka yanjye 20 ubwo buzima bwose iyo mwibutse reba nyine umwana w'imyaka 20 w'umukobwa ukajya mu kiyedi ukakivamo icyo gihe byose nahitaga ntekereza mukadata njya nibaza Imana ibaho uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko kuri buri muntu wese udutega amatwi aho ari hose hatandukanye mukomeze kunezerwa mukomeze no kugira ibihe byiza aho muri hose hatandukanye ndasuhuza buri muntu wese waciye mu bibazo ariko akaza kwivamo abigizemo uruhare reka nkubwiye nti uri intwari ikomeye cyane hari benshi bahiranywe n'agahinda ariko nabo nizera ko umunsi umwe bazatera intambwe bakakavamo nawe uyu munsi wabivuyemo hari igihe watekerezaga ko bidashoboka ko wabivamo uyu munsi rero niba warabivuyemo reka tuvuge tuti Imana ibishimirwe ariko nawe ukwiye umudari jya wicara ahantu wigurire kamwe uvuga uti ni ukuri ntabwo nigeze mbikigwari hano ntabwo nigeze nemera guheranwa n'agahinda hari benshi cyane igihe banyespira bitewe n'ibyo baciyemo ariko ukabona baraseka baravuga baragira inama abandi barakora ubuzima bugakomeza ukagira ngo nta cyabaye
buriya kiba cyarabaye mu mutima wabo ariko bakiyumanganya ubuzima bugakomeza. Umunyarwanda yavuze ngo ifura ishinjagira ishira. Icyo bishatse kuvuga agahinda ntabwo kavaho, ibyo yaciyemo ntabwo bivaho. Ntibikuze gushinjagira, nibura ushinjagira unashire ko nuko gushira kuzagiraho gushire. Turi ku isi, hashobora kuboneka ibindi bikomere, hashobora kuboneka ibindi bikurwanya, ibindi byica umutima wawe, ariko ubwo uti mu gihe nanashira nta mpamvu kugira ngo shirire ndyame. Reka nkomeze shinjagire, reka nkomeze shinjagire. Mu Giswahili bavuga ngo pole pole ndiyo mwendo, gahoro gahoro tugira ku byo twifuza, gahoro gahoro tugera ku nzozi zacu, gahoro gahoro dutsinda ka kababaro, gahoro gahoro dutsinda ka gahinda, gahoro gahoro turababarira. Ntabwo biza tudego, ntabwo biza gutya by'umunsi umwe, bimara igihe, bimara igihe. Ndi kumwe na Gaudence, niwe tugiye kuganira. Yego. Arasa neza cyane. Gaudence, uraho neza? Muraho neza. Amakuru? Amakuru ni meza. Umeze neza? Turashima Imana. Tumaze iminsi tuganira. Yego. Kuri telefone. Yego. Niwe tugiye kuganira, ariko mbere yuko tuganira ku muntu utakuzi, ndabizi ko nyine benshi bakuze ariko hari n'abatakuzi. Yego. Wamwibwira gute Gaudence? Njyewe amazina yanjye nitwa Bazubagira Gaudence. Iwacu mu rugo kavukire ni mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Ubu mba i Kanyinya, mu murenge wa Kanyinya, mu karere ka Nyarugenge. Yego. Ndi umumama w'umwana umwe. Yego. Uri amahoro? Ndashima Imana gake. Urashima Imana gake? Ubwo hari impamvu ubivuze, nubwo Imana tugomba kwishima cyane. Yego. Ubwo nagenda kari kuvugisha to yumva. Yego. Ko mbona amaso atukwese. Amaso urayarwaye cyangwa? Ntago nyarwaye, ni ibintu ndi naciyemo. Ndwaye umutwe nyine, ni umutwe ndwaye uhoraho. Uhoraho. Reka two kubyinjiramo cyane, tubyumvire mu nkuru yawe. Yego. Gaudence, Karame. byagenze gute? Inkuru yanjye rero, inkuru yanjye mu rugo kwa papa mvuka turi abana babiri. Twavutse turi abana babiri, jye na mukuru wanjye, ni njyewe mutoya. Yego. Mvuka navutse iwacu twifashije. Papa yari umushoferi, mama ari umucuruzi, nyine ubona ko nyine kuri abagaragara nyine akomeye, acuruza, aranguza imiceri, ibintu nk'ibyo. Twifashije, navutse mbona iwacu mu rugo harimo abakozi babiri, twarerarwa n'abakozi babiri. Yego. Baraturera ngeze imyaka 6, kwa ko nge navutse muri 2002. Navutse 2002, 2008 nari ngize imyaka 6. Mama nibwo yitabye Imana. Polisa. Yitabye Imana. Papa kubera ko nyine urumva yari afite akazi, dufite n'ibintu byo kuba yacuruza cyane, ko banahingaga cyane iwacu nyine, ni urumva hariya mu Majyepfo bakunda kwita ngo ni muri, hakunda kwera cyane mu mayaga, hakunda kwera. Yego. Ubwo byabaye ngombwa ko papa ashaka undi mugore. Ashaka undi mugore, araza, uwo mugore yashatse tubana neza. Nkajya mwita mama, nawe akadufata nk'abana be, yari afite undi mwana umwe. Ubwo mu rugo twari tubaye abana 3. Yego. Tubana neza, haciye nk'umwaka umwe. Papa iby'imodoka yaje kubireka, aza gutsindira isoko. Hari uruganda rw'ikawa rwabaga mu by'iwacu hariya n'umundi mu karere ka Nyanza, atsindira isoko mu murenge wacu. Tsindira isoko, yajyaga agura ikawa nk'ahantu nyine nk'ibitari by'igikawa, akazisoromesha akazijyana ku kuntuze ku ruganda, ndetse n'abandi bose bazifite bo bakazisoroma, hanyuma bakabapimurira
nyine wakazijyana ku ruganda, we yari yaratsindiye kujyana ikawa ku ruganda. Muri urwo ruganda hakaba hari umugore wari ufite abana 4 badahuje basi. Yego. Wari umuyobozi muri urwo ruganda. Yajya abona papa nyine bitewe n'imitungo yari afite, ashakisha buryo ki yamwinjirira. Yego. Batangira kumenyana gutyo, biza kurangira uwo mugore yari umugore utari mwiza. Biza kurangira yirukanishije mukadata wa wundi twabanaga badufataga nk'abana be. Urugo aruzamo, abari buba mukadata, ubwo niwe mukadata wa kabiri nagize. Uwo mukadata rero uburyo yajemo, yari umuntu ukunda ibintu nyine by'abapfumu, yari umuntu ukunda ibintu byo kuroga. Yego. Yaje n'ubundi papa yari yamaze, urumva we deja yaraje ashaka imutungo, ntago yaraje kubaka. Yaje n'ubundi yamaze kuroga papa, kwa ko ndabyibukwa umunsi yajemo, kwa ko twari dukize nyine dufite ibintu. Yaje nijoro bucya bajya gusezerana, nyine bari barabirangije, nta muturanyi ubizi, nta famiye ibizi, ibintu barabikoze bucece. Ndabyibuka yarabanje azana ibintu ku manywa, azana n'abana be, azawe nijoro n'ibyuma bimuherekeje, bucya bahita bajya gusezerana n'abaturanyi duturanye ku irembo batabizi. Bajya gusezerana, ndabyibuka iwacu basezerana icyo gihe yari ikirori, nibwo bwa mbere nariye amakaroni najyaga nyabona ariko narayarya. Cyari ikirori pe, ndabyibuka iwacu babazi ihene 2. Ava gusezerana rero ataragera no mu rugo n'ikirori, nyine urumva bataragera mu rugo. Papa yitwaga Kabuga, n'ubu abantu benshi niryo bamuziho nyine kuko niryo bamuziho, niko yitwaga, bari baramwise. Ava gusezerana yahise avuga ngo umva ngo ubu noneho ngo Kabuga ngo mwifatiye mu kiganza. Araza dutangira ubuzima, ubwo ababaye umugore wa papa, aba mukadata. Arikaza adafite umutima wo kubaka, atangira kudufata nabi, atangira kutwicisha inzara, akajya dutuka, azazanamo n'ibintu nyine byo gutangira kuturoga, akajya azana abapfumu mu rugo. Ndabyibuka hari umupfumu yazanye, kwa kurumva akigera muri urwo rugo, bitewe nuko abaturanyi twari twabatumiye n'abo muri famiye tutabatumiye, abantu bahise batwanga. Abantu nyine baravuga ati rura rugo n'urwo mu barozi, nihongeye kugenda mu muntu wagendaga mu rugo, nakwe cereka nkanjye ko bavugaga ati karakana nakarunaka nyine, ariko ubundi nta muntu wadutiraga ikibiriti, nta wasabaga amazi mu rugo, rwabaye urugo rw'igengo. Turangije akajya dufata nabi, akatukorera ibintu bibi. Noneho atangira no kugenda n'imitungo, agenda bwira papa bayigurishe. Ariko mbere yo kuza mu rugo we, kwa ko yari yarabibaze, akaba yarafashe imitungo yiwe. Hari umwana w'umuhungu yari afite ngo papa we atajya yemera, atazi papa we, iyo mitungo yewe yari yarandikishije ku mwana. Ajya kuza mu rugo mbere yuko asezerana na papa, imitungo yewe yarayandikishije ku mwana. Arangije ubwo mukuru wanjye we abonye bikomeye, nyine ubuzima butangiye kuba bubi, yari afite marena, yari yarabatijwe mu Gatolika. Marena waramubwira ati urwo rugo rero ndabona bitoroshye kurubamo, ngwino ngushyire umwana wanjye. Hari umwana we nyine yari afite wari warashatse Kigali. Mukuru wanjye ava mu rugo gutyo, azajya kubana na mukuru w'ubwo kwa Marena we, nsigara mu rugo njyenyine. Ubuzima buragenda burangora, rimwe bakabunyiriza, ubundi bakanuka, ubuzima buragenda buba bubi. N'amafuta yo kwisiga bageraho ngaho nkajya nyabura. Ndabyibuka niga ngeze nko mu wa 5 mu wa 6, natungwaga no kujya no guhingira abantu, kwa ko najyaga kwiga nkiga nk'ikigoroba, igitondo nkajya guhingira amafaranga, nimugoroba akaba aribwo njya ku ishuri. Curuza ngeraho nkajya curuza imineke, nkacuruza amavoka ku gataro, nyine nkajyana nko mu isoko no mu mandaburaye hariya kujya umugoroba. Mba muri ubwo buzima, ubuzima buragenda burancaririra. Ubwo ariko bagenda bagurisha, urumva wagenda mushuka nyine ashuka papa we yari yaramaze kuba nyine mbese utagira ngo ni wa Kabuga bajya bavuga. We yarabaye inganzwa, asigaye asa nabi, nyine ubuzima bwarahindutse. Ubwo papa rero ngeze mu wa 6 ndakora icya leta,
nkoze cya leta kubera ko nakoraga nabi nyine nkajya kwiga igitondo ubundi niga siziye mu primaire twigaga igitondo twiga igitondo n'ikigoroba nje rero najyaga njya mu kiraka mu gitondo ndabyibuka abagabo bajyaga babaha 800 ngiye bakama 600 cyangwa se icyo gihe abakozi baba barabuze ari mwihinga imvura yaguye cyane abagabo bari kubaha 1000 njewe bakama 800 nari mfite undi mwana twajyaga kujyana nawe yabanaga na nyina ubuzima ubona atari butoroshye bajyaga baduha nyine abagabo babaye 1000 twe bakaduha 800 wa mwana mu bakire atangiye kujya guhingira nangira kujya guhingira amafaranga naravutse ibintu bimeze neza turerwa n'abakozi ubwo ngeze mu wa gatandatu ndagira ngo nihute ariko ubwo hagati aho nyine nahuye n'ibizazane byinshi kuko ndabyibuka igihe kimwe kuko byageze aho kungurira imyenda birahagarara kungurira amavuta birahagarara none n'abaturanyi bajya babibona bamanga amavuta yo kwisiga hari abagira neza benshi pe nashimira bangiriye neza babona ubuzima ndimo kandi ngo mama yari umuntu ugwa neza bajyaga babimbwira bagahita bamanga igice cy'ijana icyo gihe gikotori yaguraga 100 bakambwa ngo genda ukigure ujye ukibika nakibika mu gikapu nari ifite igikapu mbikamo imyenda nayahishamo ngasanga imyenda bayijugunyanze y'amavuta bayakuyemo bayatwaye ubwo buzima mbubamo ngeze mu wa gatandatu ndakora ikizami icyo gihe bari bafatiye kuri 21 mbona 23 sinatsinda mbura habiri examen irarangira amanota arasohoka ubwo igihe cyo gutangira kigeze banga kunjyana muri segonderi banze kunjyana muri segonderi ndatuza ndabyakira mukadataza kunyegera nyine abandi baratangiye muri segonderi mukadataza kunyegera arambwira ati ariko rero buriya ubu urabona kujya wirirwa uhingira abantu urabona ubu buzima bwa hano uzabuvamo ati ndashaka kukubwira atari gaburi yanjye ndanagukunda araza nyine anyumvisha uburyo nkunda anyigiraho inshuti arambwira ati ndashaka kugukorera akantu keza nkakujyana ahantu heza ariko nuva uzanyiture arambwira ati ariko kondisi yimwe nuko nta muturanyi uri bubimenye nuko mukuru wawe atazabimenya nuko na papa nuko uri bubiceceke ntihagire umuntu numwe ubimenya ubwo icyo gihe abandi bari kwiga bamwe twarangiranyije primaire bagiye mu masegonderi bari kwiga ngewe nyine nago ndi kwiga arambwira ati ndashaka kujya kukurangira akazi i Kigali ukazaza akajya nyereka abantu bajya bavayo nyine basa neza ati wowe uzaza usa neza kurushaho kubera kandi njye ukujyanyeyo ati nuza ahubwo uzanzanira igitenge atuzaza warabaye umukire kandi koko nanjye nareba abantu bajyaga bazi Kigali baza mu cyaro nkabona bameze neza ubwo ndabimwemerera ariko amubwira amakondisiyo yuko nta muntu n'umwe ugomba kubimenya arambwira ati nzakujyana dupanga umunsi azanjyanaho ambwira ko azanjyana ku cyumweru yari kuwa gatanu ku cyumweru ataragera ubwo yari kuwa gatanu buri buke ari kuwa gatandatu azanjyana ku cyumweru kuwa gatandatu kuwa gatanu ndabyuka n'ubundi nk'ibisanzwe nigira mu biraka byanjye mvayo njya kuvoma ngiye kuvoma icyo gihe iwacu hari hadutse hari indwara zajyaga zari zije ikiza niba ngo bahita ngo iki y'ibiheri abana ugasanga barwaye ibiheri ku mubiri byinshi ubushita nibwo yari ikiza hari umwana wa ruguru y'iwacu wari warayanduye ayanduye ajya kwa muganga agiye kwa muganga bamuha ibitaro bamuhaye ibitaro waba barebye ubuzima bwo mu cyaro n'ibitaro batoroka ibitaro icyo gihe rero ari kuwa gatanu imodoka ndabyibuka nibwo nyine urwego rw'akarere rwamanutse ruza kubashaka icyo gihe nari mvuye kuvoma kuko iwacu ahantu ujya kuvoma ni iyo uvuye ni mwo hasi mu gishanga iyo uvuye ni mu kabandi iyo uvuye kuvoma iyo uri gutaha nyine ubikoreshe kandi uri guterera uba ureba ku gasozi iwacu
ndebye turi kuva kuvoma ndebye mbona imodoka iri kugenda nyine mu gace k'iwacu mbona iparitse aho kuri abo baturanyi. Mu cyaro rero iwacu kubona imodoka nyine ya fime y'ibirahure nibwo bwa mbere nyine umuntu yabaga yibonye. Nahise nirukankana ijerekani ndihuta, naragiye mu rugo mpita nereka ijerekani, maze gutereka ijerekani mpita nanjye nkomerezaho kwa rwa rugo imodoka yaparitse. Ndagenda, urumva mu cyaro abantu baba bashukamirije, abana bose baje, abagore bose baje gushukamiriza ngo barebe abo bantu bo mu modoka. Twari benshi, turagenda turashukamiriza abo bantu. Rero baragenda kuri urwo rugo, bagira ibyo babarura, bagira n'ibyo babazi byabagenzaga. Barangije barandebye, umupapa wari urimo mwiza pe, arandeba arambwira ngo wowe kutagiye kwiga. Ndamubwira ati ntago niga. Aba mama bari bahari, urumva buriya mu ngo zo mu cyaro, kubera ko niba ari ko yenda basituranye cyane ko baba bazi amateka y'umuntu, baba bazi uko umuntu abayeho, amakuru baba bayazi, bahita bavuga ati byose bahita babimubwira, turiya sariga ati umuka data we gutya, ubuzima bwose barabimubwira. Barangije abarambajije ati bahita amamagara ngo nkwino hano. Mva muri babandi twari turi kumwe, ndagenda ndamwegera, arambwira ati ku kigo bigaho muriha amafaranga ngaye. Icyo gihe twarihaga 39,39 byose n'ifomo kurya byose. Arambwira ati ubwo 39 niyo yakubuje kujya ku ishuri? Ndamubwira ati yego. Ariko iwacu nubwo yenda ntabwo twari bwakene cyane, ahubwo nyine muka data niwe wayoboraga byose, ari bushinzwe. Ikintu yemeje nicyo, asigaye papa muka data asigaye akubitana papa gutya akamucira no mu maso tureba. Ubwo arangije baramubwira ati ntago bayabuze, ariko nyine mukase gutya. Arangije ahita ambwira ati ugomba kujya kwiga ku wa mbere, kwako nubwo bari baragiye kwiga abandi, ariko nta gihe kinini cyari byashire. Atambwira ati ku wa mbere ugomba kujya kwiga. Ahita bari 39,000 abikura mu ipantaro cash, ahita bimereza. Arangije arambwira ati ariko sinagenda, nabonanye na papa wawe, genda ubwire papa wawe aze hano. Naramanutse kwa ari hepfo yacu, ndagenda ndamubwira ngo ngwino hano ruguru kwa runaka hari umuntu ugushaka. Ndagenda araza, baramubwira kubera umwana we atiga ibiki, aba mama bahariti uwo yabaye inganzwe. Aravuga ati burero uyu mwana agomba kwiga ku itegeko. Uwo mupapa nihuse yadusigiye ayo mafaranga, arigendera, aramutegeka ati nubwo mwishyuriye ariko nawe hari ibintu biri ngombwa kwako, ntago mbana nawe, ntago nzamuha amavuta, ntago nzamugabura, ntabwo nawe ugomba kubigira uruhare. Aragenda, bageze imbere, kwako iyo modoka yari irimo n'umujyanama w'ubuzima nyine w'iwacu, kubera ko ari we wabayoboraga kuri urwo rugo. Ubwo yagiye buriya amubaza nk'amateka yanjye. Bageze imbere nibwo yahise aduhamagara, yaransigiye nimero, yarasize nimero, ahita aduhamagara aravuga ngo wowe na papa wawe nimusange hano naringeze muze mbabwire. Ahita abwira papa ati rero numvisha ubuzima bw'uyu mwana, numvishe bitoroshye, ati no kuba ari iwawe nabyo simbyizeye. Ahita amuha 3,000, yamuhaye 10,000, 3 byanjye byatike na 3 byiyo byatike n'4,000 tuzajya ngo tuzamusange ku karere ku wa mbere. Ubwo yahise yigendera nyine, aravuga ku wa mbere tuzamusange ku karere. Muka data rero reka azatahe yumva iyo nkuru ataragera no mu rugo. Wibuka ko ku cyumweru twari dufitanye gahunda, azanjyana ahantu, hari ahantu azanjyana ngiye kuba umukire. Acyumva iyo nkuru yahise arasara gutya ataragera mu rugo. Arasara akajya agenda avuza induru ngo narinyishe, ngo narinzi uko birangiye. Arasara nyagusara, akajya agenda yivugisha ariruka. Baza kumamagara abantu maho barambwira ngo ngwino hano. Arambwira ati umva ibi bintu mukasa ari kuvuga. Bakajya bambaza wari ugiye kujya he,
bite ko ari ko yasaze mufitanye ibihe bibazo se cyangwa ko ari kukuvuga bite ubwo numvishe bitewe n'ibyo ari kuvuga nyine yari yasaza ari kuvuga ngo narinyishe narinzi ko birangiye we yari yayisasara nyine akibyumva ko nyine ngiye kubaho mu ubuzima bwahindutse ngiye ku ishuri kandi yumvishe ko ari umuntu w'i Kigali arangije muka data icyo gihe ubwo nibwo banyegereye ndababwira ati jewe yari yarambwiye gutya na gutya ndabibabwira ati yari yarambwiye sinzagira umuntu mbibwira nta muntu nigeze mbibwira ubwo nibwo hahise bamubajije ati ubundi wari kuzamujyana he iki hazamo ibintu by'amatiku hari umumama twari duturanye wajya gukorera muri Kongo twamwitaga Kongomani twajyaga tubita ngo ni kwa Kongomani biza kugaragara ko ari we yari yarahaye ikiraka cyo kuzanjyana akajya kunyica nyine urumva hajemo ibintu birebire nyine urumva bashaka kumenya ibyo ari byo n'uwo mugore nyine nawe aza kuvugisha ukuri aravuga ati nge nta kintu upfa n'aba bana ariko nyine nuko yari yaramaye amafaranga ubwo muka data mbamucitse gutyo ibyo bintu nyine mbishimira Imana buriya ni nk'iminsi yanjye itari bwagere kubona umuntu aturutse i Kigali mu bana benshi ngo wowe ngwino hano ngo kubera icyo utiga nyine ni ibintu nekerezaho nkumva none se mukaso ngo yari yarahaye amafaranga ngo Kongomani ngo azakwicire he we yari kuza urumva uwo mumama nari kuza ni bene waba afite i Kigali ariko nari kuzagenda akanjyana uwo mumama niwe wari kuzanjyana akanzana muri Kigali bari kuzandangiriza nyine muri Kigali ubwo uwo munsi manda utorotse ubwo ubuzima bubi ubwo kuwa mbere harageze kwa mbere hageze tujya ku karere nge na papa nko kwa undi yabidusabye ariko uwo mupapa nago yakoreraga ku karere yari yaturutse mu rwego rw'igihugu nyine kwa kiyo ndwara aribwo yari ikiza yari arimo aragenda amenya ibyari byo ubwo ni muri RBC ngeze ku karere we sinamubonye amuza nabo ku karere arangije batelefone ibigo by'Inyanza hariya ku Gihozo kuri batelefone ibigo bigera muri 3 birabyegereye Inyanza no kuri Espanyol hose barababwira ati rero igihembwe kirenda kurangira kandi urumva yagize 23 barafatiye kuri 21 nagende yiga ahubwo azaza ageze mu wakangahe mu wa 3 ubwo twanzura ko ngiye kujya kwigaho nzaza ngeze mu wa 3 ndataha ku wa mbere njya kwiga muri secondaire nyine muri 9 twari duturanye nyine yiwacu n'umundi aho nize primaire ubwo ubuzima nibwo bwabaye ubuzima urumva narigaga ariko ngataha hehe muri rwa rugo nyine ngataha iwacu ubuzima nibwo bwabaye bubi noneho ubuzima nibwo bwabaye bubi ubuzima bwabaye bubi najyaga njya kwiga mu gitondo muri secondaire urumva nyikiga primaire hari ukuntu najyaga njya kwiga ikigoroba igitondo nakoreye amafaranga hari n'ibintu biti wacu bakunda kwita ngo ni ibishambusha cyangwa se bakora mu ifu y'imyumbati nabyo nge narabicuruje nyine ngahiga ubuzima nkiga ariko nkanahigamo n'ubuzima najyaga ncuruza amavuka imineke gutyo ngashaka ubuzima ariko muri secondaire twajyaga kwiga mu gitondo turi butahe nimugoroba sifite uko ndi bujye gukorera n'igihumbi sifite uko ndi bujye gukorera na senyisa nkava ku ishuri niga muri secondaire mu wa mbere ndabyibuka nari nunzwe no kurya ku ishuri gusa muri refe nkarya muri refe nkazongera kurya ejo nanone nkataha nkagenda nkaryama ejo nkaza kwiga nkongera kurya muri refe utarya mu rugo se narya mu rugo barakubujije muka data batekaga bahari bose n'abana be bahari agahita bakarya bagateka bagahita barya bagahita bakuraho papa we sinzi uko namuvuga papa nyine papa nawe byageze igihe nawe nibajya bamugaburira kwako niga muri primaire nge niga muri primaire nagaburiraga papa icyo gihe nkorera amafaranga niga muri primaire nko mu wa 5 mu wa 4 mu wa 5 ndabyibuka papa nyine igihe cyarageze yiyahuza inzoga
akajya ahora nyine mu gitondo agahita ajya mu kabari, niyo yabaga atanguye n'ubundi yabaga ameze nk'umuntu wasinze atarabisanganywe. Atarabisanganywe. Urumva umuntu wahoraga wari umenyereye kubona amafaranga ye ku kwezi abona magana ngahe afite ibiraka. Ajya mu kabari akajya yirirwa mu kabari, ndavuga ati none papa agiye gupfa nawe. Ndabyibuka niga nko mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 gutyo, najyaga nkorera icyo gihe nkorera ibiraka, nkajya kugura hari ifu y'ibigori nyine nagara twebwe twabyitaga kawunga, ariko ubundi ni ifu y'ibigori. Kako ikiro cyaguraga 500. Ngagenda nkagura inusu ya 25, baba bamaye nka 800, nkagura inusu ya 25, nkahita ngura n'utunyobwa na dodo na soroma dodo, nkagahita njya kumushaka aho yabaga nywera nabaga amazi, ngahita njya kumushaka nkamuzana, tugahita natwe tubirya. Ubwo ubuzima bukaba gutyo, nunga papa gutyo, nkajya mba muri ubwo buzima nyine menya ngo papa yariye kugira ngo nawe atazapfa. Ubwo rero muri segonderi bwo ntago byari bigishobotse, ndagenda ndananuka, mbaho nabi, mera nabi. Umupapa umwe twari duturanye, none na wa mupapa naje kumubura, yari arambwiye uzamvugishe uzamamagare, ako nawe niba ngira ngo hari ni nk'akazi kenshi, nawe nza kuza kumubura. Njya no ku kigo kwako yari yaravuganye na directrice, njya ku kigo nyine aho nigaga, ndamubwira se nakuntu mwambonera gutya na gutya, barambwira bamuhamagaye biranga, barambwira bazareba uko namubona baduhuza. Nkomeza kwiga gutyo, mu wa mbere hararangira, mu wa mbere harangiye ngiye mu wa kabiri. Umupapa twari duturanye ari we wakundaga kujya, nibo bakundaga kujya bama ibiryo. Hari akana bari bafite akana kabucura bwako, iyo bahishaga bahitaga bambwira ngo genda ubwire ngo dasaza hano mubwire. Uwo mupapa nyine urwo rugo, muri urwo rugo ubuzima bwanjye bari babuzi. Papa kwako mukadata yigeze kumuroga ibintu byo kujya nkubitambwira ngo se kino ni igiki. Akeshi none najyaga kurara rero iyo papa yabaga nyine ameze gutyo, hankubitagura biki, ndabyibuka yigeze kunkubita njya kwa muganga nijoro mu gitondo mfite ikizami. Papa bashaka kumufunga, ndavuga ni mubyihorere, n'undi nta hantu naba mvuye naho naba ngiye. Rero urwo rugo rwari runze. Arangije aranyegera arambwira ati ngwino hano nkubwire ko mbona n'ubundi amahirwe yawe yo kwiga ko mbona nayahari. Muri cyage nacuruzaga imineke ariko n'amavuka, hakaba hari umumama twacuruzanyaga, twakundaga kugendana nyine aho mu masoko mu maraburaye hose twakundaga kugendana. Uwo mumama rero nawe yari yarashatse aho iwacu, ashaka, amaze gushaka bamaze kubyarana kabiri n'umugabo we, umugabo we ahita yigira i Kigali gushakisha, amusiga mu cyaro n'abana babiri. Nibwo nyine yirirwaga bashakira ubuzima, twirirwa tujyana. Umugabo we rero yaje kubona akazi Kigali ko gukubura mu isoko Kabeza, nawe amubonera akazi ko kwishyuza kuri toilette, gukoramo amasuku akanishyuza kuri toilette. Amukura hehe? Amukura mu cyaro amuzana i Kigali. Noneho uwo mumama yageze i Kigali akora ako kazi n'abana babiri bari banakiri batoya. Ahageze n'umugabo ahita amutera indinda ya gatatu. Rero nibwo ngo yaje kuvuga ati nzaje ngo se ngo dase nakuntu wamubwira akazaza tukibanira. Uwo mupapa rero aranyicaza arabimbwira ati se ko mbona ubuzima n'umundi kwiga byananiranye, nakuntu waza ukajya kwibanira na mama runaka, ati ko yambwiye ko azajya guhemba 8,000. Arambwira ati ariko nawe nuzagira umuntu ubibwira, ati ubivuze n'ibyakumvikana n'ibyakwemera. Nanjye ndeba ubuzima nari mbayemo, Jera niba ari ikintu kibabaza kiryana kuvuga ngo uriye rimwe none ibiryo byo ku ishuri. Cyakora amahirwe nagize, hari akana twiganaga nyine uko iwabo yari mu bakire, yaravugaga ngo nago ngongera kabunga nyine, ukabona nyine nago yagakundaga. Yajyaga yarura ibye n'ibyanjye, nkajya n'ibyiwe byose nkabirya. Ubwo ndangije ndavuga ati ubuzima wamunganiye, ndabona amahirwe yanjye ataraho kwiga. Uwo mupapa yafashe urupapuro arashushanya ati dore moto igiye kugukura
iraguhagarika ku Gasoro nyine twe dukatishiza ahantu bita ku Gasoro, imodoka iri buturuka aha irakomeza gutyo uragera muri Nyabugogo, iraparika uku uravamo uku uhita ureba imbere, arashushanya nyine arambwira ati urahita ugenda urumva ahantu bahamagara ati kujya Remera urajyayo urabaha ibiceri 300 bakujyane, nugera yaho imodoka yinjiriye byose akajya bishushanya, wowe niho uri busohokere, hanze hari abamotari ubabwiye ati munjyane ku isoko Kabeza, byose arabishushanya ku rupapuro. Jera nuko navuye mu cyaro nzi Kigali, nuko nge navuye mu cyaro nzi Kigali ninjira Kigali, ndavuga ati yenda ubuzima bugiye kuba ubuzima. Naragiye mbaho twabaga Samuduha, umupapa akora mu isoko aho ngaho akoramo amasuku, umugabo yishyuza kuri za toilette zo mu isoko Kabeza, umumama ari uzishyuza kwa ko yaranatwita. Urumva gena byasabaga kuzinduka nyine nkabanza nkajya kumukoropera nkubye nkazikuba neza, then we kuzama akajya yenda agira, ariko nabanje mu gitondo kujya kuzikuba. Mbaho ngaho kwa ko urumva abana be n'ubundi kwa nyirakuru yari hahandi wacu. Umukuru wanje ubwo nawe yaje kuva hahandi kwa ko najyaga mwaka ibintu nyine, urumva nabaga nyene imyenda nyene y'amavuta yo kwisiga, yaje kuva kwa wa undi mukuru we kwa Marena we ajya gukora akazi ko mu rugo. Agiye gukora akazi ko mu rugo, ubwo naje aho ngaho akora akazi ko mu rugo, ahakora akazi ko mu rugo, ubwo nanjye mbaho ngaho mu rugo. Tupanga rero kuzajya gusura papa. Dupanze kujya gusura papa, uwo mumama aravuga ati se bano bana banjye nabone mwabajyana bakajya gusura nyirakuru. Turagenda, niyamaye tike mana yanjye, yamaye amafaranga n'ubundi amafaranga yanjye, kandi ku kwezi nakoraga 8,000, yamereje 8,000. Yarazi ngo abana nago bo babategera, ariko abana nageze yo usanga umwe uramutegera, birasaba gutegera umwe undi n'umutegere. We yarazi ko kwa kabose ari abana nta n'umutegera. Ndagenda tujya mu rugo twese, na undi mukuru wanjye nawe bari bamuhaye uruhushya aho hantu yabaga. Tujya mu rugo tujya no kuri tujyana n'abana kwa ba nyirakuru. Mu gutaha rero ndabahamagara ndababwira ati rero ndashaka ko mu amatike yabaye nyeya mu nyongerera amafaranga. Papa wabo bana aravuga ati nubundi rero nta kintu, umwe umukuru musigayo uzana umutoye. Ariko hagati aho umumama bari nyine inda yari yarakuze, ntago yaragikora kuri toilette Kabeza, ntago yarakishyuza. Ngeze mu rugo ndahagera, twahageze bwije, uwo mumama aravuga ati niba umwana wanjye bose utabazanye ntago uri bundarire mu rugo. Kandi mwe mwabyumvikanyeho? Urumva ko aho n'ubundi kwa banyirakuru yarari bari bahamagaye papa wabo nyine. Papa baravuga ati mwihorere uwo nzamutegera, n'ubundi ndi guteganya ko nyirakuru nyine azaza kunsura uzamuzana. Ngezeyo rero ubwo mama we yahise avuga ati reka niba utamuzanye ntunyinjirire muri iyi nzu. Twahageze urumva kuva mu ntara kuza Kigali twahageze nijoro. Uwo mama yanyirukanye nijoro, muri iryo joro yahise anyirukana. Amaze kunyirukana nahise mpamagara wa mukuru wanjye, ndamubwira ati mubwira uko bigenze. Arambwira ati niba umwana we namuzanye gutyo, arambwiye ngo ningende. Mukuru wanjye aho hantu yari yaragiye, yari yaratangiye kuba umwadeperi baranamukunze. Aho yakoraga akazi nyine hari Kabeza na kuni Kabeza baramukunze. Kintu yakoze yari yaragiye no muri korari yawo, yahise abwira umukobwa nawe wibanaga, arabimutekerereza ati muri umuna wanjye gutya na gutya, aramusabira njya kurara kuri uwo mukobwa nyine. Arambwira ati se ubu surazana umuntu kurara hano watanariye?
tiko nge nabyo mfite nyine nawe n'umuntu wabaga mu gashambure tubona ko ari gutangira ubuzima yego arambwira ati oya icy'ingenzi ni uko umuha haryama naragiye kuri uwo mushuti we basenganaga ndaryama ubwo bukeye ubwo urumva byahise biba communication n'abantu nyine yarazeranye n'abandi bakozi ngo bashakira akazi mbona akazi Kacyiru banyohereza Kacyiru ngeze Kacyiru nsanga naho n'abana 4 n'umugabo n'umugore baba mu byumba 2 na saro naho ubuzima nyine butari bwiza umugabo na akazi yari afite umumama niwe ngo wacuruzaga hano bita hano Remera bavugaga ngo niba ngo bacuruza nijoro sari motors bacuruza nuza nta kikomereze he yego yacuruzaga amacapati n'ibiki mu Migina mu Migina Remera mu Migina niho umudamu yakoreraga ariko umudamu Magera arwaye atari mu kazi umugabo ari usigaye ujyayo nyine kureba uko ibintu bimeze ndahabana n'igihe kinini namaze nahure n'ikigeragezo ndabyibuka imvura yari yaguye ndabyibuka narabyutse nyine hari akana k'agahungu yari abakobwa 3 n'agahungu kamwe agahungu nakajyanaga ku modoka abakobwa bo bigaga nyine mu bigo bya leta barijyanaga 2 bagiye ku ishuri b'abakobwa bakuru akandi gato nanjye nari njyanye umwana ku modoka akandi gato papa waragakingirana amaze kugakingirana aza imvura yari iguye aza kuntora ku muhanda nyine aho nari njyanye umwana ngiye kubona mbona urumva imodoka yaraje imaze kuza nanjye njya ku baraza njya kugama ngo ndamanuka ihise mageze mugende kugama ngiye kubona mbona bosi araje n'umutaka yitwikiriye arambwira nyine arankashamira mbwira nabi ngo nta soni ngo jya mu mutaka se nyine tugende njya mu mutaka turagenda twacaga no mu tuntu tw'udukorodori tugera mu rugo ngeze mu rugo sanga yakingiranye umwana mu cya cyumba turaramo yakingiranye umwana maze kumukingirana abaratangiye ati ubu se ni wanshimira ko nje kwa kundi nyine wa mutima yanjye ndetse ari kunuka nkashamira mu bantu aho twari kugamye mbona arahindutse atangiye kusekera atangiye kunyegera ngo rero ngo memba ibintu nyine ubona akashaka ko turyamana ndangije ndabyanga mbyanze ndakomeza nikorera imirimo ariko imvura igwa ari nyinshi nawe agenda ajya mu cyumba hashize akanya mbona aje yambaye isume yonyine yiyambuye arambwira ati ariko n'ubuntu uritekerezaho ati urabona ngiye nje kukuzana mu mafaranga uhembwa dufatanya turayasangira icyo gihe twaratonganye turashwana ibintu biba nabi arangije arambwira ati umva rero nkubwire ukaburi burare hano ubwo naramwihoreye nijoro haragera turaryama mbona turaryamye mu gitondo ndabyuka nigira mu mirimo yanjye mu gihe ndi gukubura inyuma y'igipangu nyine ku irembo mbona mabujaje yasaze ngako abyuka nyine n'umujinya ariko ngo gudanga ubundi ngo ambwira nabi ngusigaye ngo ugira agasuzuguro ngo ugasuzugura ngo n'umuntu uguhemba ambwira nabi nyine ako ntiyamubwiye ibyo twapfuye buriya yamubwiye ibye yahise ambwira ati fata ibintu byawe ugende ndabyibuka n'amafaranga ntabwo yamembye yose yaravuze ngo ninzayakoherereza amafaranga y'igice arambwira ngo ninzayakoherereza ntiyigeze yanyoherereza na n'ubu ibyo byose ibibazo byose iyo nabigiraga umuntu nari ifite wenyine wo kubwira ni mukuru wanjye naburaye ndahamagara mukuru wanjye nabuze aho mba ndahamagara mukuru wanjye nyine buri kimwe cyose urumva turi abana babiri nje ndi wa mwana sinzi ngo ubu mbaje ngo papa wawe yitwa nde uyenda uretse no kumubona umbaje uko yitwa simuzi mama wawe yitwa nde cyangwa simuzi umuntu narinzi yari papa yari na mama undi narinzi ni mukuru wanjye rero niwe nabwiraga buri kimwe cyose kibaye ni nawe nyine wahitaga agira uko abigenza
tukajya hamwe nyine tukavuga ati bimeze uku tugomba gushaka igisubizo. Ndabyibuka uwo mu mama Imana izamuha umugisha ubona kubwiye genda turi bumugereho nyuma ubona kubwiye aho yabaga nyine. Yego. Iwacu muri situation uretse ko nyine nagerageje kwihuta muka data kwako yacatse kugurisha ibintu byose nyine. Ndabyibuka naho bari baramaye inkura rwobe kwako ari nge washyinguye mama. Yego. Yarahagurishije ubu yarahagurishije hari n'umuntu hatuye. Nyuma ho namenye ubwenge nibwo navuze ati se ko mwangurishije inkura rwobe numva bavuga ko inkura rwobe bitagurishwa. Arambwira ngo wagiye kubwira abayituyemo se bakayivamo. Ngo hari ubona dukwikoreye cyangwa hari ubona umuhungu wanjye atuyemo. Uzagiye kubarega bayivemo kandi nibo bayigurishije urumva nagwa ajya kubwira abantu ngo nimuvemo kandi baraguze. Rero we ikintu nego yaje afite yari yo kugira ngo harangire hose we yari afite intego ye tuzime. Icyo genda byibuka yigeze nyikiri n'ubundi muri primaire yigeze ngo bagiye niba ari ugufata ngo inguzanyo bayita ni sako muri sako. Ariko bayifata nibakoresha icyo bayateganyirije kugira ngo sakizaziteze nyine nta hantu n'ubundi bahateze iwacu bahateze dusigare nta hantu dufiteho kujya. Urumva we yari afite n'ubundi nubwo ari umwana we byari byanditseho nawe nyine uwo mukadata nawe n'umuntu w'umusirimu ni umuntu usobanutse ntago ari umuntu uciriritse. Yari afite ibintu yari afite n'ibintu ariko urumva ibyo bintu ntabwo mwanditseho byari byanditse kuki ku muhungu we. Urumva rero we yashakaga twebwe tuburaho tubarizwa we n'ubundi aho babarizwa aho baba barahafite. Arangije icyo gihe sako rero banga kuyishyura batega umunsi wo guteza nyine uwo mu mama aho hantu yabaga nyine urumva yaragiye hakora akazi ko mu rugo ahaba neza agera igihe bamufata nk'umwana mukuru wawe bamufata nk'umwana. Uwo mu mama rero bakajya baganira byose nibwo yabimuganirije ati iwacu bagiye kwateza gutya na gutya. Ndabyibuka uwo mu mama niwe wishyuye sako nta kintu dupfana yahagiye agiye gukora akazi ko mu rugo. Icyo gihe sako yarayishyuye n'ubu niwe mbikesha kuba yenda hakiriho hakihari niwe mbikesha ko sako yarahateje. Ubwo rero icyo gihe uwo mu mama yahise nyine ambwira ati igendere. Uwo nyine wakakira aho nakoraga mu gitondo ansezerera amaye amafaranga y'igice ambwira ngo nzayaguha. Nibwo nahise mpamagara mukuru wanjye nabwo ndamubwira ati bigenze gutya na gutya niwe narifiteho kuganiriza. Arangije ambwira ati se noneho turabigenza gute. Urumva iwacu hose nari kuhajya kubera ko igihe cyarageze papa baramufungisha aramufungisha ngo niba baramureze ngo yaneye ngo ku muryango w'umuturanyi ni ibintu utamenye. Nibaza ko umuntu w'umugabo ibintu bidasobanutse umuntu w'umugabo ngo ku muryango w'umuntu ngo nuwa mushikiwe yari mushikiwe ubwo yari shangaza ko yari ibintu nyine bagambanye kwako papa yarafunguwe asanga n'umurima. Urumva imirimo y'abavandimwe bituranye yasanze umurima wacu wari uri ruguru uwo yarahisa ukururira muwe awugira umurimo umwe barabivuganye na nyine n'umuntu bumvikanaga na mukadata bakaginwe mbizi. Icyo gihe papa bamufunze umwaka ngira ngo ndavuga ati subu ndajya hehe nahitaga urumva n'ahantu nabaga mfiteho kujya mu rugo uko nahavuye nabaga mbizi none n'ahantu nabaga mfiteho kujya. Ndamuga ati subu ndajyaye tiko banyirukanye kandi natike bampaye amafaranga make. Ndabyibuka ese nanone ahamagara abashuti urumva we yahitaga ashaka impamvu ahita bahamagara. Amaze kubahamagara icyo gihe ntabwo naragiye yaravuze ati rero sinabona uko mbwira uno mu mabuja nkorera ati cyakora ikintu ndi bugukorere nijoro uraza kuza nyingura igipangu kwako yararaga nyine baraye abakozi babiri yageze ahasana undi mukozi nyine wasigaye amufata nk'umwana ati ujye mu cyumba ujye bararaga mu nzu yo hanze ujye munsi y'igitanda uharare ubona nyine ukura aho uri burare uharare urare munsi y'igitanda ni wigaragaze ubwo dukomeza dushaka akazi. Cyo gihe nahabaye nyine
mba munsi y'igitanda kugira ngo hatagira umuntu umwana waho mbona ndumva n'uwo mu mama ntabwo arazi ko hari umuntu ariko nanjye impamvu yabikoze ntabwo nari ifite ahantu ho kujya ubwo nibwo haje kuboneka umukobwa aravuga ngo nabaje hano uwo mukobwa yabaga i Masaka mu Masaka ya Nuzi hari uri ku Gikabuga za Masaka niba mu bigogo bya Masaka ngo yabaga mu bigogo bya Masaka hakiri nyine hejuru hakiri inzu z'ibyondo hari ku gisirikare hari inzu ego kumana ari nko mu cyaro bacanye inkwi arangije nagiyeyo ubwo mbaye ngo ngiye kuba ngiyeyo banshakira iki komeze banshakira akazi nagiyeyo yari umukobwa sanga n'umukobwa w'indaya utunzwe no kwigurisha cyakora ikintu namushimiye yirinze nyine kubinyereka ntago yabaye nka wa wundi ngambwire ngo nawe ngo wabikora uko ngo oya nyine we yarabikoraga ariko yirinda kubinyereka akagenda akamara iminsi nanjye ndaho mu rugo rero nahavuye rimwe yari yagiye mu bye njya mu myenda ye urumva abana nyine njya mu myenda ye ndeba agapantaro keza kari karimo ndakambara njya ku muhanda ngiye ku muhanda bahita bamfata ngo dore abantu batumariye imyenda ndebere bano bashura ati iyo pantaro wambaye ni yande nta soni niwe waje kwiba muri izi karitsiye bahita bamfata barambwira ati iyi pantaro ugomba kuyikuriramo hano ndababwira ati jewe ndi umushyitsi nyine bisobanuraho barambwira ati iyi pantaro ni iyacu ati ubana nande ndababwira ati uriya mukobwa twabaye mu gipangu kimwe ati kandi twarabivuze ko yiba kumbi nyine urumva imyenda yarayigiraga akajya kuyicuruza arindaya ari ubwo buzima ubwo ndangije njye nibwo nabwiye ati je rero nimumbabarire sinari mbizi mbabwira details zanjye ndabwira ati basi muze tugende ngiye nyibahe niba ari yanyu mbanze nambara ikindi kintu nyibahe baranyumviye baravuga ati ariko tugomba kumurarira akaduha n'ibindi byose twabuze Imana yarabyumvishe irabyemera uwo munsi naraye mbonye akazi ku Ruyenzi kandi kazi ko mu rugo ku Ruyenzi naragiye ku Ruyenzi sangani n'abantu biwacu nyine nawe nuwahariya wo mu papa narahabaye pe nahabaye igihe kinini nabo bambera abantu beza ndahaba aho ngaho mu kwa 2020 baza kubonera indamabo iterwa nande n'umusore twari tuziranye aribwo twamenyanye nyigera i Kigali nyuma tuza kurekana baranamwimura ibyo yakoraga baramwimura twongeye gukubitana rero ngeze aho ubuzima bwose naciyemo tutavugana tutabonana tuza gukubitana mbaho ku Ruyenzi anerinda arambwira ati rero ubuzima bwanjye yarabizi arambwira ati ugomba kuza tukabana ndabyibuka twabanye ndifite amezi abiri ubwo mvuye hehe mu kazi ko mu rugo ubibwira mukuru wawe mbibwira mukuru wanjye ashaka kuzana nyine ibintu byo kumufungisha mukuru wanjye aho hantu baje bamurihiriye imashini aza no kubona akazi ko gucururiza umuntu hano mu isoko muri gare i Remera arahava nawe aza kwimuka kuba hafi arikodeshereza ajya muri ghetto icyo gihe nawe yari ari hehe yari muri ghetto banerinda yari ari muri ghetto ndabimubwira ashaka kuzana ibintu byo kujya gufungura urumva nawe 2020 umuntu wavutse 2002 nari mfite 18 ndangije ariko ndamubwira ati ndabona n'ubundi nta kintu wabinduraho kumufunga zo n'umufunga ndajyahe ibintu biratuza turabana 2020 nibwo nabyaye ntago details z'urugo ndi buzijyemo
ntabwo byo ndi bubivuge ndavuga inkuru yanjye ku giti cyanjye. Ubwo twashwanye umwana afite amezi 3 ariko iwabo bakaba barankundaga, n'ubu barankunda, ni nawe tukibana yenda inkuru irakomeza. Ubwo amezi 3 ageze, umwana agize amezi 3 nibwo twashwanye. Dushwanye nibwo yanzaniye 8,500 mu gitondo agiye kujya ku kazi, ati bino ntago akugeze iwanyu, nimva mu kazi nagusanga. Iyo yabaga avuze arambwira ati ubwo hagati yanjye nawe harapfumwe ninkusanga. Ubwo nibwo nahamagaye mukuru wanjye ndamubwira ati bimeze uko papa yarafunze, umamagara cyakora ni wabo nyine n'abantu bifashije, n'abantu beza, ni babandi bita ngo ni bamarayika murinzi mu bagatulika, bamwe bajya barera abana b'abantu. Ni muri leta ntabwo ari muri ngo bamarayika murinzi. Barangije ubwo barambwira ati tego uze hano, ubwo ni umujinya nurangira uzasubirayo. Ubwo nubwo nahise mfata imodoka njye iwabo nahabaye nkikigerayo, kwa iwabo ari abantu nyine bifashije, baravuga ati se kandi arumva n'abamarayika murinzi bashinzwe kuganiriza abantu ingo z'abantu kuzigira, ese ni abantu bazumva ko urugo rw'umwana wacu rwasenyutse twirirwa dusaniza abandi bizagenda ute. Bahise banjyana kwiga imyuga mu buryo bwo kugira ngo umuntu nyine uzajya uhaza cyangwa umuntu uzambona tazamenya ko nahukanye, ahubwo nagize ute naje kwiga. Baravuga ati rero turakurihirira igihembwe kimwe, baranamuhamagara umugabo barabimubwira ati ubwo nuko mwapfuye kagusaba amavuta umunyu ibiki, ati nta mpamvu mwana bipfa birumvikana, bantu niba muba muri Kigali byose ari wowe amavuta ikariso byose birumvikana. Ati rero tugiye kumurira igihembwe kimwe, nawe ibihembwe 2 bisigaye uzagira ute, uzabe warabitse warizigamye amafaranga uzamurerera. Igihembwe cyambere barakindiriye, nabwo nagiye n'umundi cyenda kurangira kirarangira ntiga gusuka. Igihembwe cya kabiri kigeze yanga kundihirira, bamuhamagaye tiriha yanga kundihirira. Iwabo nubwo bari bafite ubushobozi, icyo gihe bari bafite umwana wiga muri kaminuza, bari bafite n'undi wiga muri segonderi, ibyo byose aribo bireba, babura amafaranga yo kongera kundirira igihembwe cya kabiri. Nagumye aho ngumiraho, ibyo kwiga birahagarara. Ubwo bigejeje mbona nyine ni amaherezo senza haguma hano, urumva bari kundera, bari kurera n'iki umwuzukuru. Ndavuga ati amaherezo hano niba baranjyanye ku ishuri bari kwanga umugayo, n'ubundi nkaba nari no kwiga, n'ubundi wa mugayo banze uri ku bizarangira bigaragaye. Nigiriye inama mpamagara mukuru wanjye ndamubwira ati rero mfasha, niwe muntu ngiye nagiraga, turebe ukuntu nava hano. Ugiye guhamagara amabukwe umubwire ko nabonye akazi muri salo, nubwo hari ibyo naramenya nzajya nkora nanagira ute naniga, bandekure bumva batuje nta kibazo bafite, bizatuma wowe baramukundaga baramwubahaga nyine. Mukuru wanjye bumvaga niwe mama, yariwe mama, baramwumvaga. Arabihamagara arabimubwira, rangije ku munsi aravuga ati ngo nta kibazo azaze. Bemeza ariko ku mwana urumva ubuzima, baravuga ati ubuzima ugiye gutangira buragoye, n'ubundi umwana hano yarahamenyereye, wajyaga no kwishuri ukamusiga, ugomba kumudusigira, hanyuma wowe genda ushaka ubuzima, uzajya umurebe mu gihe wabonye tike, cyangwa nanjye nyikoherereza. Mabukwe nta kintu cyo kujanagira, tike arayiguha rwose, ugenda ukanaguhana tike. Mfata tike nzi Kigali. Naragiye koko saro, asanga hari akantu k'agasaro nyine hariya radari, anjyanayo, ariko anjyanyeyo mbona nyine urumva ubuzima narinjemo icyo gihe, nawe nuko nawe yaje kubyaramo umwana mukuru wanjye, abo icyo gihe muri geto. Ubuzima narinjemo kandi agikorera muri gare, byasabaga ko afite umukozi urera umwana kugira ngo abone uko agenda. Nanjye nje mu rugo, urumva byasabaga kubona akazi gafatika
kugira ngo twunganirane mu rugo. Mbona aho rero muri Saroradari ntago ari ahantu birasaba kuba yenda nk'umuntu aba ahantu nta kintu asabwa. Nahise mbivamo. Maze kubivamo nibwo nagiye mu irondo. Gucunga umutekano se? Njya gukora irondo. Yego. Nari nuranye mu gipangu twabagamo harimo umwana warikoraga, umuhungu nyine warikoraga. Ndabona se ko mbona ubuzima mbona byanze. Birasaba iki kugira ngo nanjye ninjire mu irondo. Abingiramo ambwira detaye nanjye ndadepoza njya mu irondo. Irondo naje kujya mukuru wanjye twaje gutandukana tutakibana, njya kwibana, njya muri ghetto. Ubwo mu irondo icyo gihe baduhembaga 40, ariko 40 ugasanga bakuyemo ngo niba ngaje heza ngo nyine n'ubundi wasangaga ari 35, 36. Icyo gihe nabaga mu nzu ya 12. Nyeneye no kuzajya kure umwana, nyeneye kurya byose. Irondo ndarikora nkajya njya mu kiyedi ku manywa, nijoro nkajya mu irondo. Cyangwa naba nagiye mu kiyedi nkareba ahantu mesera nkamesa, nijoro nkajya mu irondo. Irondo narikoze umwaka n'igice. Yego. Ndikoze umwaka n'igice, umuntu araza arambwira ati ariko se urumva nari maze kuba umukobwa nyine ugaragara, umuntu wihahira, umuntu natangiye kuba umuntu ugaragara. Arambwira ati umuntu nkawe rero ntabwo ukwiye gukora mu irondo. Ngwino nkwereka akazi nkujyanaho, ahantu uzakora uba banaguhemba unajyayo. Yaranjyanye mu kabari. Abanjyanye mu kabari ku Ruyenzi. Angarura ku Ruyenzi mu kabari. Nebwo bwa mbere nari ngiye gupfundura icupa, sinari mbizi, nta nubwo nanywaga n'inzoga. Ngeze mu kabari nabwo birancanga. Urumva gukora mu kabari bisaba kuba uri umuntu, niba gukora uri sociable, utari buvuge nabi, niba gukora uri bwemere. Noneho hantu nagiye gukora n'ahantu habaga n'amarogi. Urumva niba navuga ngo boss we icyo yashakaga ni inyungu, sinzi uko nabivuga. Noneho kukugaburira abatugaburiraga rimwe ku munsi, mbona ubuzima nabwo buragoye. Abonye nazi gupfundura icupa, nazi gutanga keya, n'abantu bakajya bandegoriya avuga n'ibiki, nabwo aranyirukana. Anyirukanye naje kubikinyinya. Hariho na mukuru wanjye yaguye. Nza kubikinyinya, nabwo ari umuntu mbweti wowe kano kabari kari VIP, wowe ko kari bukiza mu kabari ntabwo wagakoramo ngo namwijyanira ikinyinya. Na hantu nyine n'umusore waracyari umusore, ni mu kagaraje, n'uguhereza abanyagaraje niyo wari muha yagipfundurira. Ati ngwino ujyeyo. Njyayo, maze kujyayo yari kontineri, yari gucururiza muri kontineri nyine. Nkajya acururiza muri kontineri, nijoro nyine bwamara kwira abakiriya batashye, nkafata akamatera nkakarambura hamwe hasi muri kontineri. Mba muri ubwo buzima. Mukuru wanjye muri gare sinzi ikintu cyaje ntikira. Muri gare aza kuba ngombwa ko nakaza abura akazi. Nawe ubuzima urumva burahagarara. Ambwira ati biragenda ute? Nabo ninjye yabazaga, urumva twahitaga dushaka, nitwe twashakaga umuti w'ikibazo dufite. Mukuru wanjye ndamubwira ati ngwino tubane. Urumva ngewe ikinyinya kontineri naje kuyivamo, maze kumemba, nshaka akazu, nshaka inzu. Nkajya mvaho nabaga nkaza gucuruza muri kontineri. Nibwo rero ndamubwira ati ngwino tubane. Aza ikinyinya aho nabaga. Araza turabana. Nza no kubona akazi keza. Iyo kontineri nyivamo, arambwira ati wamenye gupfundura, wamenye gutanga keza kabari, ngwino tukujyane mu kabari keza. Kimironko. Nza mu kabari keza kari hano Kimironko, rwose ni keza. Bahemba amafaranga. Ikindi ni ahantu haza abasirimu, ubona amatipu kandi barakugaburira. Ubwo mukuru wanjye rero naramubwiye ati nawe rero ibintu byo gucuruza ndabona bitacyemeye, reka nawe mushakira akazi mu kabari. Aravuga ati nakundi.
nyine tubaho mu buzima bugoranye nawe mushakira akazi mu kabari mwarakundanaga niwe mukuru wanjye ni nawe mama wanjye ubwo tubanya aho ngaho Ikinyinya turahaba dukora mu tubari umwe agakora mu kabari undi akora mu kabari ariko wa mukozi n'umwana yari afite ndamubwira ati ubuzima nyine byagendaga byanga ndamubwira ati rero kwako na mama na mama wa mama nta muntu dufite wo guha umwana ariko hari umuntu ngo wari warabanye neza na mama turamusaba ati nta kuntu wadufasha uyu mwana amutegeka ko nyine babarana nyine binazajya amuha kumugira ngo amumufashe arangije umwana ubwo yamujyanyeyo ariko hari ibyo bemeranyije azajya amuha bigeze hagati we akazi ke karahagarara kamukuru wanjye bya bintu yamuhaga birabura bya bintu bibuze mukuru wanjye hari shangazi twari dufite urumva papa ngo yari afite abavandimwe babiri ariko twari tutabazi twajyaga twumva babivuga turavuga ati ariko mwazaje kudusura umunsi rero baje kudusura turavuga ati uwo mukuru wanjye aravuga ati nta kuntu mwaca ahangaha mukamfatira umwana uriyo mukamunzanira akansuhuza nkamurebaho mwasubiraho mukazamujyana mukongera mukamuhasiga barabyemera baje kudusura bazana n'uwo mwana umukuru wanjye wibuke ko nta kazi afite ni ngewe ufite akazi jyenyine baradusura barataha mu kwa karindwi nko ku itariki 8 barataha tugiye kubategera imodoka mu gihe bafashe imodoka mukuru wanjye afata telefone hamagaye wa mama aramubwira ati umuhungu wawe ndabona nta kibazo afite tameze neza ati ndamwohereje yasa amubwira tumva rero nkubwire cyo cyane nikingerera aha niba nta kintu na kimwe wamuhaye ibyo twemeranyije ni wabikurikije nanzanasha nyine avuga amagambo atari meza ubwo mukuru wanjye yahise ahamagara wa mama wari ujyanye wa mwana ngamumushyiriye namubwira ati nta kuntu wafasha uwo mwana nk'iminsi shacyusha uburyo ko aho wari umujyanye byanze nkazaza iwawe kumufata umumama arabyemera aravuga ati ariko ugire vuba ubanguke urabizi ko washatse no kumumakera umugabo yabyanze ubwo ni ukuvuga ngo umwana nyine yarari aho ngaho arangije nanjye aho hano Kimironko hari ibintu byaje nyine nako nubwo ari Kimironko gusa utubari nyine ko kuduhagarika ngo hakora utubari nyine tuzwi twujuje ibyangombwa dusora buriya Kimironko baho barabizi abari bubibone barabizi hari n'utubari bagiye baca barangije nanjye nibwo nari ngize 200 kuri telefone yanjye nyine ariyo ngiye nizigama mbwira mukuru wanjye ndamubwira ati se uhamungani ano majoro urumva mu kabari nubwo tuhakora buri abantu bahakora barihangana cyane ko nge nari naranabizoberamo cyane bisaba kwihangana bisaba kuba ushitse ubute ndamubwira ati ko ubundi ibintu by'akabari katari ibyacu nta kuntu ko mfite 200 twareba ikintu dukoramo arangije ndabyibuka ari kuwa mbere ndabyuka njya mu cyaro hariya niba bayita hehe mu cyaro nyine hano hafi Kigali ni hera za Gasabo hariya ngo ku kigo cya gisirikare Ikami njya gushaka yo ngo habaye inzu za make njya gushaka inzu nyine ngo umuntu yakoreramo ariko ngo natwe dushaka gucuruza akabara ariko gaciriritse nyine nk'ikazi imwe gutyo ngezeho barambwira ati ariko warasaze ati hano ubu bari buciriritse ntabwo bwemewe ati natwe bari kudufungira ati kandi ayo mafaranga uri kutubwira kuza kugira ikasi mwe ati hano hanywera abantu b'abasirikare kandi bisaba kubakopa bakazakwishyura bisaba kuba ufite igishoro nyine wongeramo wowe bazakwishyura ukwezi gushize ndagenda ndamubwira ati rero yari kuwa mbere ndagenda ndamubwira ati navuye ariko nabonye bimeze uko ubwo twabiganiriyeho kwa kabiri arambwira ati
umva rero nkubwire mwana wa mama, bundi ibintu by'utubari ntago ari ibyacu, nta nubwo bikigezweho, bisaba umuntu ufite amafaranga nyine agashinga moteri cyangwa akabari gafatika. Nta kuntu twazajya Nyabugogo ko hari umukobwa twabanye uzunguzanya nyine atuye hafi ya Nyabugogo, agenda akarangura ibintu Nyabugogo mu gitondo ku modoka mu masaha 9, then akabisubiza na bano babizana mu makaritsiye. Tukakora ko kazi. Yaramuhamagaye kuwa gatatu twagiye kumusura, tugende nyine tuganire nawe, twumve ibisabwa, adushakire n'inzu nyine. Twabaga Ikinyinya, kuwa gatatu niho twagiyeyo, turagenda turatuganiriza, aratwakira tugaburira isombe ryoshye. Ariko akaba mukuru wanjye yari afite anniversaire ari bugemo. Twagiye twitumejeje neza, tuve aho ngaho nyine Nyabugogo, kakaba hano hejuru Nyabugogo. Nituvayo duhite dukomerezaho tujye muri anniversaire. Turagenda, umugoroba ugeze dusezeye, duhamagara abashuti beti sa anniversaire bimeze ute. Baramubwira ati rero anniversaire yapfuye, ati umuntu twari twakoreshejeho keke, telefone nari kudufata, ngo telefone ngo twari twavuganye kuri telefone ngo situzahakorera, ngo ubwo ngo nayishyiraho telefone cyangwa natwihamagarira keke yabonetse tuzakubwira undi munsi. Twarateze turataha. Kuwa kane mu gitondo mbyuka njya muri salo, natashye ni mugoroba, nashye ni nabwo natahanye isombe, ndavuga ati sha isombe nariye kwa wa mama nanjye ngombe nyiteke. Sombe rwose nayiteguye nashyizemo ibirungo byose. Ndagenda turayiteka ariko irari dahiye. Bucya kuwa gatanu aribwo tugiye kuyiteka neza. Baramuhamagaye mukuru wanjye. Baramubwiye ati ya anniversaire rero ti igiye kuba. Ati ngwino hari ahantu nshaka kugutuma. Umukobwa w'ushuti yavuye mu rugo nka saa 3 za mu gitondo ngo nagende ngo hari ibintu ashaka kumufasha. Yaragiye, nanjye ndabyuka nishyuririza nitekera yasombe neza. Yageze mu rugo nijoro nka saa 2 saa 3. Avuye muri anniversaire. Situri kuwa gatanu. Bucya kuwa gatandatu rero ari wo munsi apfiriye. Kuwa gatandatu yarabyutse mu gitondo. Nari ifite kuwa gatandatu w'ikindi. Urumva papa w'umwana wanjye twari twarongeye tuvugana. Ko naramubwiye ati none uzajya iwacu, yarataragera iwacu, uzajya iwacu banza uharebe, kandi tugomba kuzabanza tukanasezerana mbere yo kongera kubana. Twaravuganaga ariko tutabana. Rero kuwa gatandatu w'ikindi nibwo twari kuzagira ute, kuzajya iwacu. Ubwo mu gitondo rero babyutse baramamagara. Bamamagaye nari nanababwiye ngo bagende mu rugo barebe nyine ukuntu ameze, hari nibati nima ngo ryagavuyeho nyine barebe ibibura mbe ngenda nabaha make babikore. Ubwo rero mu gitondo babyutse bamamagara kuwa gatandatu mu gitondo. Bamamagaye nari nyifite ibitotsi sinabitaba. Bambuze ko bazi ko mbana na mukuru wanjye, basi bahamagara telefone yande ya mukuru wanjye warabitaba. Jera bavuganye amasaha nka 3. Baravugana ati twabaza inzu, twasanze araya, ati se mumeze ute, amakuru ya runaka, arabarondora abantu bose arababaza uyameze ute. Umva turavugana bagera naho bavuga ati inaha hari ahantu babaza ingurube mugurire papa wanyu, amafaranga ndamwoherereza, namwohereje amafaranga y'ikiro n'ay'ibirungo nyine narabaze byose. Nageze aho nanjye ndakanguka nyine turavugana twese turi mu buriri tuvugana n'abari kuri telefone. Twavuganye nk'amasaha 3. Mukuru wanjye nta kibazo afite, ameze neza. Yara yavuye muri anniversaire nta kibazo. Yaje mu masaha 2 saa 3 gutyo. Araza araryama na mu gitondo yabyutse ameze neza nta kibazo afite. Arangije ubwo telefone nyine tumara kuvugana, baguma turavugana kuri telefone barakupa, bajya mu byabo natwe twigumira mu byacu nyine kigaraho tu. Hashize akanya tukigamye telefone ya babandi yarayaviriye muri anniversaire iramuhamagara. Ese ngo umeze neza? Timeze neza. Nese wagize amahoro? Tinagezeyo.
ngo none se ngo wagarutse kutureba. Arababaza ngo nese hari iki? Baramuga ati neza ahubwo habuze iki? Ati si ukunda amata? Ati yego. Ati urumva uri buhazwe na litiro zingahe? Ati na litiro enye, na litiro ebyiri. Uri kumva? Ati litiro ebyiri. Ati po. Ati ahubwo iteguruze. Ati reka njye ku muhanda njye kuzizana. Undi yariteguye, ngenda cyaryamye ndi mu buriri. Aritegura arasoza, amaze gusoza aragenda nko mu minota 2 numva aragarutse. Ngo shago dango ndumva nameze neza. Ngo uziko ngo ngeze hari haruguru ngo nyuma y'igipangu ngo nkikubita ngo ngagira isereri nkikubita hasi. Ndavuga ati ubwo nyine ni isereri, numva isereri ibintu bisanzwe. Ati buryamye numera neza uragenda. Hashize akanya baranamuhamagara, arababwira ati nayinje ngize isereri nikubise hasi. Ati ubwo reka mbe ndyamyeho ni numva ameze neza mu kanya ndaza. Jera yararyamye. Ngeze akanya ndabyuka. Yari no ndakeka niba ari ku munsi w'umuganda ariko wa gatatu musabiriwe mu rugo mu gipangu bwose biriwe mu rugo. Rero mu gipangu hari ukuntu twe twasabanaga nk'uko natetse isombe yabaga ari ikintu cy'ikirori ku isabato twari busangire nyine yabaga ari ikirori. Ubwo abantu bose babaga bahari. Nge mba ndibyukiye ncanye imbabura neretse isombe. Ariko twari twaragabanye, hari ukoropa hari uwoza ibyombo. Nge nakundaga gukoropa, we yakundaga koza ibyombo. Mba ndamubwiye tewe ndabona kugenda ahubwo byanze tutari bujyeyo, ahubwo ngwino twogereza ibyombo twirire. Arambwira ati ndumva nameze neza reka mbe ngamye. Ndamubwira ati ubwo n'ubunebwe. Shyushye isombe ihiye. Ndamubwira ati ngwino urye rero. N'ibyombo ndabyiyogereza. Ndamubwira ati ngwino urye rero isombe yashyushye. Arambwira ati shago da ndi kumva ndi kugenda mera nabi, isombe yinyarurire. Njye narabyanze. Ndamubwira ati shawo ni umurengwe, nuko udashonje. Uramutse ushonje waza ukarura ukarya. Ndamubwira ati ngiye ntabwo ndi umukozi wawe, byihorere nushonje uraza urya. Sinayarura. Ubwo ndamwihorera. Bigeze nko mu saa 6 umuntu najya ninjira mu nzu ariko ngasanga ari gutitira ari gushesha urumeza. Mukanya nakwinjira mu nzu ngasanga uko musize siko ameze. Njya kwa Randiro twari nawe twabanaga mu gipangu, yari mu mama nyine w'ishuti yacu. Arangije ndabimubwira ati bimeze uko. Ati none ndabimubwira ati yaravuye muri anniversary none yaje nta kibazo, mu gitondo twavuganye ni wacu n'ibintu bavuganye ni wacu. Yarari kubifata record no muri telefone ye birimo. Ati none ari gutitira ameze nabi. Ubwo yahise agenda ajya mu cyumba aramureba. Hanje kumureba we isomba arayimwarurira, warayimushyira mu cyumba. Arangije arasohoka arambwira ati se goda tuzi kuri gukina n'ibintu utazi? Atuzi ko mukuru wawe ameze nabi. Nge numva byari bigeze kuzuba nyine izuba hari izuba. Ati arambwe ngarashaka ji y'inanasi na betarave. Ndamubwira ati se ubu ko amafaranga nyafite kuri telefone kandi ko nge natagenda kuzuba. Ati ubwo narindire ndayimugurira nimugoroba. Rando ndambwira ati bitenge n'ukuntu mbonye ameze. Nge numa ngeyo. Ubwo twase duhamagara umumama wajya guma imbuto, arambwira ati ibyo byama betarave n'inanasi nabyo afite, icyakora hari imineke. Yaragiye amuzanira imineke abari yamuha. Imineke arayirya arayimara. Bari mu nzu nyine yaragera arayimugabura imineke narayirya arayimara. Ariko asohoka ambwira ati sha bimeze nabi. Tuyu mukuru wawe ameze nabi cyane. Ubwo amasani kari kwicuma. Ubwo barambwira ati jya twari dufite mu rugo twari twaratanze mituwele 2. Ko turumva turi abantu bane, ni ngiye na papa na mukuru wanjye n'umwana wa mukuru wanjye. Ngi umwana wanjye we nagandiho. Twari twaratanze rero mituweli, yari yaratanze ni y'umwana we haburi yanjye na papa. Ese ambwira tumva rero nkubwire va mu byurimo jya kwishyura amafaranga ndabizura yafite, jya kwishyura mituweli zibura mukuru wawe ajye kwa muganga. Nabanye ibintu bikaze, nahise mbabwira tumva rero ngiye kwirukanga njye kwirembo, hanyuma mwebwe ni mugende mujye kwa muganga. Urumva hano ikinya twabagaho bita mu Rusenyi nyine ni hafi y'ivuriro. Ati mwebwe ni mugende mugere kwa muganga, muragira kwa muganga nanjye mituweli kwirembo namaze kugira ute namaze kuyishyura. Baragiye naragiye ndishyura mitira kwa muganga ngo ndebe ko bahageze ndababura.
ngeze mu rugo ngenda n'ubundi narakaye ntago numvaga ari umuntu wo gupfa urumva umuntu mwararanye umuntu mumaze iminsi mugendana nataka n'umutwe kumva ko umuntu ari bupfe ntago nabyiyumvishagamo naragenda mutonganya ndambwira ati ariko nasoni magaze mu muryango waryamye mu cyumba atubu buri kwigira ibiki kubizi nanyo ko werekana ati atubu maze kwishyura nuragera kwa muganga harabura iki umumama wari uri mu cyumba bari kumwana sohoka arambwira ati sha ibyo byihorere ati burya wagiye araza yicara mu ntebe muri salo atarya n'indi sombeye atarangije asubira kuryama ngo nago yagerayo ubwo umwana ariko byakomeye byakomeye urabona ko ibintu byakomeze yari gutitira ari kuzana icyuya byose ubwo nibwo twakomeje turi kwizubaza duca hirya no hino subu turamugenza ute subu ninde umuterura uwe ari kuremba noneho rero wa mwuka wa nyuma kuri umuntu atera imigeri ngo atera imigeri ari gusamba nibwo twabonye ko ibintu byakomeye twahise twirukanga no kwa muganga duturanye no kwa muganga ati mudutize iki kakantu nyine bajyanaho umuntu urembye barakaduha nubwo ngo bakaduhaye umuntu ngo uwo randirodi yaraza aho kabikwa we bitewe n'ukuntu yari amusize ntabwo yagiye ngo ajye kugatira yaragiye ahita yinjira ahita gatora ahita nk'umusazi nyine bakazanye dusanga ibintu byarangiye ikinyinya aho ngaho twabaga basanga umuntu byamaze kurangira twarakomeje bamushyiraho tugera kwa muganga ariko ngewe bitewe urumva ngewe urumva ndi muri salo ndi kwisiga nyine ngo tujye kwa muganga kuko bari bambwiye uyu muntu barahita bamukomezanya Kibagabaga nabanje nyine kwisiga ngo nambare n'undi mwenda nabikoreye muri salo wumva umuntu ngo ari nko gukubita nk'inzu ahigiza kubita inzu higiza sha nahise mvuga ati ibi bintu byakomeye rero ngeze mu nzu urumva ninjye wari ugomba kumwambika niki kugira ngo tugende mbona umuntu nyine yameze aratusha niba ukanze kumwambika ari njye ufata ukuboko nyine nkasesekamo naravuze ati byarangiye ariko sinabaca intege ndavuga mu mushyiraho tugende bura njye ntabwo njya pfa ngendira ntabwo njya guhita njya ndira nyine ako kanya ngiye kurira kwanjye ni ukwicara nkatekereza ubundi nkibuka ubundi nkarira ndangije turagenda tugeze kwa muganga ati byarangiye muganga namusubirishijemo inshuro 7 ndamubwira ngo byarangiye arambwira ngo byarangiye namushubishijemo inshuro 7 maze ngo byarangiye ambwira ngo byarangiye Gerard mana we wa mukuru wawe wa mukuru wanjye kubereye byose wabwira najyaga mbaza ngo nyine asize umwana amusize ahantu nyine yarabaye amushegetse ngo azajya kumuzana nubwo twarimo turavuga nitumara kwimuka azahita agira ute ajya kumuzana abaragiye nta muntu ubundi nari mfite guhamagara papa ubu mubonye ni nyine n'umuntu subu namusobanurira ngo iki nawe isaha ni sawa kumva ngo yanapfa nyine n'umuntu sinzi uko namugusobanurira Gerard uretse Imana yo mu ijuru yonyine ntago ari kabuga nyine waruzi ni wa wundi utakwaka igihumbi ni wa wundi wishwe n'inzoga ahora nyine ntago sinabona urugero musobanura wa mugabo ari umukire ufite cyane mu nganda cyane tumeze neza Gerard muri abakire cyane ubwo ikintu nakoze nari mfite ibyo wakoze buberetse wumvise umeze ute umukuru wawe apfuye umwe ruku rero ntago narize pe ni nayo mpamvu ubu nyine ndi kurira muri iki gihe turabigeraho narwaye depression nyine nyuma gusa ntago njye nyirahita mpfa kurira ahubwo naratekereje cyane urumva nta n'umwanya nari mfite wo kurira Gerard aho kwa muganga urumva twageze kwa muganga mu masaha 11 niho mu masaha 11 nibwo ibyo byabaye turi kwa muganga hano Ikinyinya kwa muganga Ikinyinya na amoroga ihaba bari kuvuga ati byarangiye mudukurira bari kubwira nde jewe na wundi muntu ni ngewe bari kubibwira mudukurire uno muntu hano
narifite gutekereza nyine turamukura uwo muntu gute muri amafaranga 200 ko twagendaga tuyakoresha amatunaha nari nsigaranye nk'150. Ikintu nakoze nahise nshakisha nyine imodoka ariko pana za modoka nziza ino yine kano bita na Toyota. Yego. Agahirigisi ndagashakisha ngo kamunjyanire. Hirigisi ndayibura. Buri umuntu ari no mu bibazo urayibura. Ndayibura byarinze bigera saa moya. None ubwo twari twemeye ngo yari yapakiye yari yajyaye ahantu ngo none batinze kumupakururira. Nabaraduhakanira. Bigeze mu masambiri hari undi nabonye. Ubwo kwa muganga bamereye nabi ngo ni muhakure nta muntu hariya nta muntu harara. Nago harara umurambo. Ako tubona kandi gahirigisi karaje kaca amafaranga. Ndabyemera. Maze kubyemera ati mumuzane tugende. Ko yararyamye kuri kakanu ko kwa muganga ati kano nima bakita gacyundi ka Blankar. Ka Burakari. Ati Burakari rero nago muri bwijyane. Burakari ni hano ku bitaro. Shoferi nawe ati reka. Utubwo nyine ngiye ndigendeye abarangatiye. Ngiye fata umuntu wapfuye umurambo. Shire mu modoka pire. Tubwo polisi nayibwira ngo iki. Ati ngiye sinagenda. Ati nibagutize Burankani turahita tuyizana. Muganga nawe ati reka Burankani niyo kwa muganga sijya. Mushoferi tubwo ndigendeye. Ati ntago njyana umurambo wonyine nta kintu ariho. Shoferi ndamwinginga none nibwo natangiye kurira. Arangije shoferi arambwira tuba rero ngiye kugufasha naga ari kubwa amafaranga n'umundi aya mafaranga yawe wamaye polisi duhuye nago yayakuba atari kuzana kamatera basi tukireho ubundi tubone kumushyiraho. Ndagenza natumye akamatera mu rugo turi nijoro na wundi muntu jera na wundi muganga araza avuga ngo uri kumwe n'uyore ni ngewe ngo ngwino usinye sinzi ibyo basinya ninge byose ninge shoferi areba ngewe aho tujya ni ngewe na wundi muntu mfite. Yego. Ngenyine ndakugende ubwo turagiye arabyemeye tugeze Kibagabaga baratubwira ngo umuroge zuzuye. Dukomeza Kacyiru. Amafaranga y'umushoferi ari kwiyongera. Dukomeza Kacyiru. Tugeze Kacyiru kubw'amahirwe dusanga muroge irahari. Turataha nibwo nicaye muri saro. Nibwo nabonye umwanya wo guhamagara kandi nabwo cyo gihe so abantu buri kubatekereza ni baki. Komite y'umudugudu nyine hari mu mudugudu aho twabagiraza iranganiriza ati se bizagenda utenda bavuga ati ngenyine n'ukuntu muri kumbona ikintu nabasaba n'ukumfasha umuvandimwe wanjye agakingurwa. Bansaba amafoto yenda yabaha atubwo reka tubishyire ku rubuga ejo mu gitondo nzaguha igisubizo cyo kuntu ibintu bimeze ari mudugudu bimbwira. Turagenda buracya mu gitondo. Ubwo nabwiye babantu biwacu nabona amaze kubibabwira ndangije buracya mu gitondo nka 3:00 mudugudu aramamagara arambwira ati umuntu uzishyura amaruge iminsi 2 azaba ntago turi bumushyingure tuzamushyingura ejo habonetse n'umuntu uzishyura amaruge habonetse uzishyura irimbi ibintu byose byari byabonye buri mukire uzabyishyura. Hari hasigaye niba ari naho bazakarabira n'iki byose bamaze bantu bitanze. Ikintu cyaburaga ni isanduku yaravuze ati nkatwe nk'abaturage natwe isanduku nago yatunanira. Nanjye isanduku numva nago nanjye ari no kunanira. Nanjye nubwo nari sigananye make ariko nago yari kunanira. Ati ubwo rero yabimwe nko mu 3:00 hamagari wanya bazamuke tuzamushyingure ejo. Siyapfuye kwa 6 si yarayemo sibwakeye ku cyumweru ibyo nibwo nabibabwiraga nyine ku cyumweru. Ubwo mwa 3:00 nahise mamagara mudugudu amaze kumamagara tumaze kugira ibintu n'abantu bari kumamagara n'abari kuza bose twababwiye ko tuzashyingura ryari tuzashyingura ejo kwa mbere. Ubwo ndangije bigeze ngo mamagara ndahamagara papa na phone agira n'umuturanyi ndamubwira ati wambonera papa nyine mubwire ko azamuke niba nanatike nyimwoherereze azamuke n'abantu babishaka nyine bumva bafite ubushobozi bazamuke.
barambwira ati nawe twabona ariko tubwire nyine turamubona ndabibabwira tububa abashoboye kuzamuka muzamuke ateje tuzashyingura byageze nko mu masaha 10 jera saa 10 z'umugoroba barampamagara ngo tuje gufata umuntu wacu abantu bazi ko tuzashyingura ejo kwa mbere barampamagara tugeze i Nyamata tuje gufata umwana wacu njyewe ngira ngo ni imuhwe si turi saa 10 mu masaha 10 mbanza ndababwira ati se turi saa 10 mukuru wanjye yabanye n'abantu yageze Kigali kera yarabasenza abana n'abana nyine yabanye n'abantu benshi yarafite inshuti muri aya masaha 10 ubu ndetse muje kumutora mu mujyanye ko ibintu twavuze ko ibintu byarangiye twabinonosoye byarangiye ati turajya kumushyingura iwacu ibyo byose sinari nzi ikibyihishe inyuma jera kumbi kwanga kuma papa mukuru wanjye yarinze apfa arinda twarirwaga kuvugana kwa gatandatu mu gito muri icyo gitondo nibigeze bamumereza ngo tuvugane arangije barinze baza batamumaye ngo tuvugane kumbi bo bamufatiranye numva papa kibyumva we yahise asara yaramukundaga cyane numva nifura yakundaga numva yaje Kigali kera yakundaga no kudufasha utuntu we yahise asara kumbi bo bagiye inama jera iwacu reba no muhanda wa kaburimbo uri guva zanuza uci iwacu ni hahandi bakanda ku rukuta hari nyine ni kuri kaburimbo ngo bamuhaye ngo 150 ngo ariko ngo afite umurima ngo azaba ku muhanda umurima wo ku muhanda gutya nyine ngo 150 ari ihene n'ikiguri 150 ikibanza ngo 150 ibyo byose babikoze urumva kako nta bene wacu naki kereka uwo umuntu wari urimo ngo papa niba mubereye se wabo ngo nyine mwita nka musaza wanjye kumbi umugore we nawe sinzi ngibi nashinzwe nabo babirimo nyine hari amafaranga nabo bagize ute bafasheho niko kuza guhita babwira papa ati tugende usana umwana wawe turaguha amafaranga bite byawe jera baramamagenda bavuga ati je sindi buze ko ni ngewe wamushyirishijemo ni nanjye ugomba kumukuzamo sindi buze harimo wa mumama muri iyo modoka uwo wari waremeye ngo kurera wanze wa mwana wa mukuru wanjye nyine wavuze ngo se yamurera nta kintu tumuha yarari mu modoka uzi ko nambwiye yarambwiye ngo umva ngo nutamuduha ngo mwirire ukome urumva twe twari hanze urumva ahantu hafashije hari abantu bari hanze turi benshi telefone urumva niyo bamamagaraga nayishyiraga vibureri hari n'igihe tutavuganaga bavuganaga n'abandi abantu rero bumvisha abantu baje bakataje nyine baravuga bagikora akanama nyine aho hari ikinyinya twari turi abantu bari bahari ati rero umwana ni uwabo ndikumva niba bifatiye umwanzuro bumva bashaka umwana wabo yego ni mukuru wawe ariko genda ubahereze umwana wabo jera bangezeho Kacyiru mu masaha 11 bazana isanduku zo mu cyaro razizi zimba ntabwo zizi uwo ushaka kumva yenda ya indi size y'amabara y'umweru wapi ndayikwereka muri telefone ni imbahu zishaje imbahu zishaje ni reba nyine fata imbahu uziteremo imisumari uzikore nk'uko zisanduku abariyo bazana ndavuga se ibitambaro n'ibiki byose ko mwavuze ko mwaje nta kintu musabye icyo mushaka ari umwana banyobiriye ngibyo se nguri ngako wagireka batangira kunuka ndavuga se iriyomba kwako iyo sanduku nagari ngize Kigali iyo sanduku kwako ari imbahu bisaba gushyiraho igitambaro hari igitambaro cyabigeneye bashyiraho ndabavuga ati se cyo kiriye ngo shyiramo ngo turashyiraho igitenge byarambabaje jera turi Kacyiru turi kuburana ndi gutekereza kuri mukuru wanjye ibyo bintu nahise ma 30 umuhungu twari turi kumwe ndamubwira genda ushakire nyine ndabimutuma genda unkoreshereze ifoto ndakwereka mu kanya inkoreshereze ifoto uzane n'icyo gitambaro uzane n'amashuka y'umweru
uwo muhungu aragenda arabizana, ndangije njya kubasinyira baduha umurambo. Jera baravuga ngo muzane ngo isanduku, dusanga isanduku, baravuga mugende kumushyiramo nyine mu mwambike mu mushyiremo. Jera isanduku yanga kujya, bazana agasanduku gato. Niba hari ikintu kijya kimbabaza Jera, uzi ikintu bakoze yari gato pe, baramuvunagura. Ibyo bintu iyo mbitekereje komera baramuvunagura. Bikorwa nande na bene wanyu se? Urumva ngewe twebwe na bene wacu tugira nyine nabaturanyi n'uwo mugore uwo mugore nyine nakubwiye. Yego. Baramufunagura. Nahise nge sohoka ndavuga ibintu sinabireba. Mita nisohokera, mita sangugiye nyine ndagenda njya ahantu ndituriza. Ubwo basanye imodoka yihe ya indi wambwiye kare y'agahirigisi. Niyo baturukanye hehe Inyanza izi Kigali. Umuntu ibintu byose byari byemewe kubikora bazabikora. Twabonye bazabikora. Ako hejuru y'ibihumbi 150 Jera y'umurima. Bayemeye gukora ibyo bintu. Yego. Barabikoze barabikoze nyine ibyo ngibyo baramufunagura bamushyiramo. Baragenda bava mu rugo, bavuye ubwo Kigali mu masaa 12 Jera. Burira imodoka yabo kagahirigisi baragenda. Nari ndi kumwe n'abantu bagera muri 6 bo bemeye kunambaho baravuga ati turajyana. Twarafashe moto turagenda tugera Nyabugogo, tugeze Nyabugogo dushaka iriya modoka ijyamo abantu 7. Turayifata. Mukuru wanjye niwe muntu wenyine nabonye bashyingwe mu masaa 5 saa 4 z'ijoro. Oya. Urumva twavuye Kacyiru mu masaa 12 nibo bo bahagurutse. Nawe fata imodoka nyine yo hirigisi kwagenda baceza hariya mu Burasirazuba. Bagezeyo mu masaa 3 saa 4. Bagezeyo kwa twe twari inyuma bashaka kudutegereza nabwo birakomeza biratinda. Mukuru wanjye bamushyinguye bacanye udutadowa. Nta muntu wavuze, na nyine nago bamusezeye. Mukuru wanjye nago yasezewe. Urumva bavuye Kacyiru barakomeza no mwirimbi. Bwari bwije Jera, nawe saa 12 ugiye mu ntara. Kwako bageze naho kwirimbi basanga bamwe, urumva amarimbi yo mu cyaro n'amashyamba, basanga bamwe bitahiye. Kwako basanga bamwe bitahiye. Na jambo bari buvugeho, na uri buvuge ngo nta kintu na kimwe bavuze. Imodoka yamukuye ku muhanda, ndakwereka amafoto nyine bacanye udutadowa, bari gushyingura bacanye udutadowa Jera. Mukuru wanjye yarabanye n'abantu, nanjye nari ifite makeya, ariko pe ntago mukuru wanjye ari gushyingurwa gutyo. Ibyo bintu birambabaza. Birumvikana. Ndangije mu gitondo ubwo twarahageze abantu bamerekeje kwa yari nimba ari pick-up sinzi ko bayitira modoka. Twarimo turi 7 tugezeyo kwako twari twatanze amafaranga nyine imodoka iri butugezeyo. Tugezeyo dusanga bamaze kumushyingura, duhura n'abari gutaha. Nje nago nashyinguye mukuru wanjye. Abari basigaye inyuma turababwira ati mugende kwako harimo abana nyine bishutize. Nje numvaga nta kintu bimbwiye pe, ariko ndavuga ati basi mutubabarire mugende mutwereke aho mwamushyize. Abo bana bamerekeje nyine barahatujyana n'abana bamerekeje turagenda. Abo bana nyine bararira, bamaze kurira bamaze kurira turataha nyine tujya mu rugo. Tugiye mu rugo urumva iwacu habaye mu matongo, inzu imwe ubundi mbere twari dufite inzu nini, dufite n'igikoni nyine nacyo kinini. Igikoni baragisenye, ni inzu nayo urumva inzu ya kera kwa ko papa ngiyo nzu yari yo papa we yamuhaye. Ni inzu sinzi uko nyine nabikubwira. Ntacyo.
cyakora navuze ati reka n'ubundi yagiye nabi ariko ndabizi abantu bavuye gushyingura hari akantu banywa narageje rangura ikase ya Petit Mitsingi nije kandi y'Iburwagwa bijyana iwacu turagenda baranywa nyine mu gitondo ngiye kubona mbona uwo muntu anzaniye ibipapuro ngakira sinya hano mu gitondo ngakira sinya hano ndavuga se ndasinya iki ngejo papa wangu namuhaye amafaranga ndavuga se bamuhaye amafaranga angahe namuhaye 150 ndavuga ati se ndasinya ibiki ati uriya murimo n'uwanje ntabwo nigeze sinya byabaye ngombwa ko nyine ndamubwira ati nzagusubiza amafaranga yawe niba ushaka ko mwungukira nzana kungukira saba ko mwungukira 150 ibihumbi senkani ndabyemera ndayamuha 200 bye ndabimuha ubundi nyine we turangizanya gutyo ariko ikintu cyambayeho nyine urumva mukadata nubwo nabisimbutse byo natigeze mbivugaho mukadata icyo gihe papa afunze yibye ibintu byose n'ibindi arabigurisha ninga byose aragurisha mukadata we papa akimara gufunga mukadata yaragura urumva nta mwana wari uri mu rugo twese twabaga Kigali na wundi muntu wari uri mu rugo na papa yarafunze cyo gihe rero mukadata papa mara gufungwa yaragurishije inka ibintu byose aragurisha arangije noneho asaba n'amafaranga atira nuko gusa nandi mafaranga arambuka yambuka agiye muri Mozambique cyakora ngo bamufatiye muri Uganda ubaba muri Uganda kadata we yaragiye aba muri Uganda ibyo byose rero ibyo byose ubuzima naciyemo uko natari nabonye umwanya wo kwitekereza nyuma birangije twamaze gushyingura byaranarangiye nibwo nagize umwanya wo kwitekerezaho ndwara umutwe udakira ndwara na depression komera nyine ngatekereza uburyo nkumva nta muntu nkunda ngatekereza ibintu bakoze ngatekereza ubuzima kuntu mbuze umuntu nyine nkunda niba ari ikintu kibabaza kubaho nta muntu wabwira ngo ufite iki kibazo ngo ngira inama nyine nta muntu urabona nk'iyo umuntu yenda nkanjye wubatse navuga ko ufite umuryango hari ukuntu yenda mushwana cyangwa se hari igihe ugiye kubyara se nta muntu nyine kubaho nta muntu wabwira ngo bimeze uko ibyo byose ndagenda nyine ku manywa nkarira nijoro nkarira nkirirwa nyine ndira wa mwana ubwo nawe naje kumuzana naramutegeye araza turabana akajya yirirwa mbaza mama ari he ntago hano mashaka ndishakira mama tuba mu buzima nyine bugoye urumva umwana afite imyaka 3 uwo mama we uwo munsi apfa nibwo yari yujuje imyaka 3 iyo tariki mama we yapfiriyeho niyo yari yujujeho imyaka 3 mbwira mama mukuru wawe ubwo ntibamuroze nyine biravugwa gutyo ngiye ntago najya kuvuga ntabwo ugeze uhamagara se abo bantu bari muri anniversaire hajemo umwe niwe waje wanaje no mu rugo nyine haje ibintu by'amatiku nyine bazanye utuntu tw'amatiku bo hagati ako sinigeze mbyinjiramo cyane kame mukuru wanjye we yari yagiye cyane ko nabo bantu yari yagiyemo nge simbazi cyane umwe nawe nari nzi gutya twakubitana ngamenya ariko ntago nari muzi uwo wanabaye rero nawe sinari muzi ariko namumenye yaraje aranyibwira ngo muri anniversaire yararimo ubwo nibyo uyu munsi umeze gute kuda mu mutima wawe mu mutima wanjye rero ntago ndabasha kubyakira urumva ibintu bibaye mu kwa 7 twaba tukiri mu kwa 11 nibwo tuhageze nibwo nyine ndi gutekereza noneho ngatekereza uwo mwana asize nyine ndi kwibaza umwana w'imyaka 3 ndi kureba ubuzima naciyemo ngewe yaransize afite imyaka 6 ngatekereza noneho nge we yamusize afite imyaka 3 ngatekereza se we azabaho gute cyakora nanashima yenda sinagenda namushimiye uwo mu mama
shobundi yaramamagaye uwamureze warize uwo mwana wa wundi hamwe yabaye akora akazi ko mu rugo bakagera igihe bakamugina umwana yego narabipositinze ntiyabimenya arumva n'umuntu we afite akazi ke n'umumama uraho abafite ibintu byiwe arimo yabimenye ejo bundi rero arangije aramamagara arambwira ati se ibintu numvishe nibyo yashakishije nimero zanjye nyine ibintu numvishe nibyo Diane yarapfuye yarapfuye ati nese ububayeho ute umwana we se nyine aranganiriza arambwira ati uzaze hano uzane n'uwo mwana murebe yego amatike anyoherereza atike penda namushimira cyane yajya adufasha amatike njyayo arangije arambwira ati ikintu rero nagufasha urumva nje kwirirwa ndina narwaye umutwe buri munsi mu binini bitandatu nyine umutwe sujukira kandi pe ndaryama mbere ntabwo urwaraga ntabwo nawurwaraga yego arangije arambwira ati uwo mwana ikintu ugiye kugufasha uwo mwana musige hano kwako iyo uri kumureba nibyo nyine bituma ugira agahinda uwo mwana ngiye kuba mugufashije ugende ubanze wivuze arya nashakiye nyine bano bantu bashinzwe kuganiriza abantu psychologue ugende wivuze anjyana Remera turagenda cyakora ntitwamubona arambwira ati genda ujye Kanyinya aho hantu ubaze nawe wumve ko hari uwo muganga haba ugenda ubanze nyine wivuze wakirwe yazanye n'abantu bo kunsengera ntabwo byoroshye azana abantu bo kunsengera ubu kintu namushimira umwana nyine yabaye amufashije navuyeyo kuwa mbere umwana yabaye amufashije ubu mwana nihari ubu nanjye kubyikuramo ntabwo byakunda ariko nyine ngerageza basi gake gake mva gudagerageza sibyo gerageza komera papa sabayeho gute sha papa nawe isaha n'isaha wajya kumva ngo byarangiye ni wa muntu nyine ni inzoga ni pe yaramurangije nyine yasize amurangije kuko ntiyanashaka undi mugore nyine we ahora amuvuga bameze nk'umuntu bari kumwe avuga umugore we aba ameze nk'umuntu n'ubundi bari kumwe amuhamagara ibyo byose nyine ni umuntu ubayeho nabi nawe utabasha mukaso mufataga gute mukadata uyu n'uyu munsi umufata ute mukadata uretse twumvise inkuru uwabyumva wese yahita yumva twumvise uruhande rwawe yahita yumva ko ari we wishe umuryango wanyu umufata ute mukadata sinzi ikintu yenda ngiye ikintu kimwe namubwira Imana yonyine izaba ari imuhemba kuko njye sinabona ikintu namuhemba mukadata niwe muntu waje mu rugo nitwongera kubana n'umuntu dusaba amazi mwaratangaga abapfumu baza buri munsi ubu bandasaga amanywa nijoro ambwira ngo iwacu ngo baratwanga abaturanyi biki kugira ngo bakunde nyine banyebe dore hano hose bagiye bandasaga nyine mukadata sinabona ikintu muvuga uretse Imana yonyine izamwihera umugisha nyine akwiye kuba nyine nafite ahantu mbarizwa natavuga ngo nanjye afite ahantu mbarizwa yego mvuga ko iwacu navukiye mu karere ka Nyanza ariko kameme n'ahantu mfite mbarizwa niba baragurishije bakagurisha n'inkura rwose urumva hari iki inkura rwobo yanjye washyinguyemo mama nashyinguyemo mama wanjye ubituyemo abandi bantu ni mukadata wayigurishije kera nyine umwana ese ntiyigeze abyarana na papa ntago bigeze babyarana afite abana 4 badahuje se buri mwana afite papa we yaraje ari nk'urugo rwa kangaha avuyemo none se papa we nta wundi mwana yigeze abyara nyuma yanyu nta wundi mwana papa nta wundi muvandimwe ugira papa nta wundi mwana yayigeze ahubwo mama makuru mfite ejo bundi mukuru wanjye apfa ngo yari afite abana 2 mbere yuko abana na papa abo bana babonye ejo bundi tuza gushyingura baje gushyingura baranyibwira n'uwo munsi nabo duherukana muri Nyakamwe ku isi jera nageza njemba numva uretse yenda uwo mumama ejo bundi nyine watangiye kunganiriza urumva narajya arambwira ati shaka kumbwira ukarira wirirwa ariko ubundi nageze aho ngiye nkajya no kujya guhaha najya guhaha saa 3 saa 2 kugira ngo nahura n'abantu jera numva abantu n'abagome numva nta muntu mwisubaho
nkavuga ati subu hari umuntu mwiza uba ngajya njya guhaha nijoro kugira ngo nahura n'abantu twanahura namba ari kumanywa nk'uku nguku wenda naje hano wandeba nkavuga ati uriya nawe aranyanga nkabona nyine ari kundeba mikibi nkumva abantu bose ndabanza iyo usubije amaso inyuma ukibuka ubuzima mwabagamo mufite umuryango ukomeye mufite papa ukomeye mufite ubukungu mufite abantu babagana mukaso ataraza mu rugo none nyuma y'aho mukuru wawe umwe rukumbi wari usigaranye apfuye n'ubuhe buzima utanyibagirwa bwiza ubuzima bwiza bw'iwanyu se buri ubuzima bwiza ngewe ubuzima bwiza nibuka ubuzima bwiza nibuka kera ngo impamvu banyise bazubagira papa ngo yatwaraga urumva abashoferi ntabwo babaga mu rugo kera kwa ko papa nari umwana wa kabiri w'umukobwa papa ngo yari yaragiye mu kazi nyine mama byara papa adahari urangije ngo abyaye ngaramubaza ngo wabyaye iki papa mama aramubwira ati nabyaye umukobwa noneho ngo abashoferi nyine urumva mu bashoferi benshi baba bakorana na papa ngo baba barabaje se mwabyaye iki papa arababwira ngo yabyaye umukobwa gapu ngo wongeye ngo watemesheje uri kumva ubwo nibwo papa ngo yahitaga avuga ngo bazugira abakobwa yego ubwo dase ngo mama we yarimaye yageze kwa muganga bamubwiye ati izina rimwe se ngo hari umukecuru yakundaga ngo bari baturanye ngo bari baziranye bakoranaga ngo witwaga Godase ngo nibwo yahise avuga ngo Godase aniswe bazubagira Godase gutyo rero icyo gihe papa agikora nyine ndabyibuka hari utuntu nyine mba nibukamo agikora ndabyibuka hari utuntu nibuka nyiri mutoya mama akiriho nubwo nari muto kwa ko ndabyibuka mama apfa ndigaga muri gardienne yarambwiye ngo ninimuka ngo nzamwaka ikintu cyose shaka rero nge yapfuye gardienne itararangira kandi gardienne icyo gihe nibwo zari zikiza nta muntu wasibiraga n'ubundi nari kuzimuka nta muntu wasibiraga cyane ko tutanikaga cyane byasabaga kuba wowe warize warageze muri gardienne rero ubwo buzima nari mbayemo mama mbaza ambwira ibyo nyine papa ngasubiza inyuma icyo gihe papa gitwara tunabo bana ndabyuka ari umukozi twakundanaga wahabaga witwa Esther ubwo buzima nibwo nyankumbura mama kiri urumva bwo mu myaka munsi y'imyaka 5 ndatu nta kindi gihe nigeze mbaho nishimye rero na undi munsi nigeze nishima mu buzima uza kwisanga ukora akazi ko mu rugo nawe baragukorera gupfa cyane iwanyu mufite abarya bakoze za kwisanga uzi kurari rondo nonojera kurari rondo ufite imyaka 20 je nakoze rondo urumva umufite 23 je nakoze rondo ufite imyaka 20 nkora umwaka n'igice ndara hanze ngenda nkora paturuye ku myaka 20 ubwo buzima bwose iyo mwibutse reba nyine umwana w'imyaka 20 w'umukobwa ukajya mu kiyedi ukakivamo none ari kuntu twajyaga mu kiyedi bakatwirizamo nyine bagatenda kuducyura batinda kuducyura ubu urumva senyisa hari icyo bita foreign imbere y'akazi imbere yo kujya gutangira akazi twajyaga kuri foreign ubwo no kuvuga ngo senyisa nabaganya akazwe kuri foreign ubwo nago nabaganyigiyeho ubwo bahitaga bayankura kandi ubwo nagiye mu kiyedi gukorera ngahe 3 cyangwa 5 usenyisa kuri foreign bayankuye ubwo mu mafaranga nzahembwa avuyeho ubwo buzima bwose ku myaka yanjye icyo gihe uhita gushinja ndetse ibyo byakubayeho icyo gihe byose nahitaga ntekereza mu ka data njya nibaza Imana ibaho nibaza niba Imana ibaho jera ndavuga ni gute Imana ibaho bamwe batukabaho gutya nyine mbese wenda uko mwabaga wumva mukaso yazanye abana be 4 bo babagaho neza ego ko yajyaga azana imineke urumva twebwe nubwo nge nabagaho nabi ariko mu rugo iwacu hari hakiri ibintu jera mwe mugifite amafaranga hari hakiri ibintu yazanaga nk'imineke yarafite umwana we mutoya turutane mu myaka 2 yavutse 2004
nkumva turenda kungana yazanaga isari ry'imineke agahita avuga ngo iyi mineke ngo ni iy'umwana akabyita iby'umwana noneho kugira ngo nge batama wa undi yita umwana agahita avuga agahita hamagara musaza we nyine runa ngwino nkwi yitwaga Brice sinanamuhishe musaza we ngo buringo ngwino nkwi bose bakaba bagize ute barariye muka data ngo ngo none se nyine ubwo ko ari y'umwana nyine ngo kwataguhaye bose barariye ariko ngewe kwako yavuze ko ari by'umwana ngiye simbibonye babaho muri ubwo buzima babaho muri ubwo buzima mana yanjye abantu muba babi nyine uyu mukobwa mwumvise inkuru ye agizwe indushyi n'umuntu mwana muto wo mu mwaka wa 2002 myaka 23 ariko afite uburushyi burenze simfite ukubwira simfite tutumajene numva icyo kintu nshuti zanjye ngo danse mu mubere mukuru mu mubere murumuna mu mubere mama we byose abibone niba uri uwo mutwe arwaye worohe abe umugore mu rugo utunze abana n'umugabo niba ari kutwumva ni ukuri uyu mukobwa ni ukwitabwaho uyu mugore wawe ni ukwitabwaho turabizi ko mukunda nibyo kuba mubana mumwiteho kutagira umuvandimwe ubwira icyo ngicyo ndi kukivuga kugira ngo ucyumve uwari ufite mwaruhanye akagenda pafu icyo ni ikintu umuntu atakwibagirwa kitava no mu mutima Imana irengere ababaye nk'uko ngo danse azagira igihe cyo kwibagirwa ibi bintu bimuvemo ntabwo mvuga byinshi ngo da niba nabo muvukana kuri mama wamenye ejo bundi bari kukumva wumva agenda kawe bumve ko bakeneye mukuru wawe babyumve bumve ko ukeneye mukuru wawe ntumve ko mudahuje papa ntimwabonanye ukeneye mukuru wawe ukeneye umuntu uhamagara ukeneye umuntu ubwira nubwo umuntu mutabanye rimwe na rimwe uvuga ute ntacyo dupfana ntaho duhuriye n'undi uri kutwumva muri kano kanya wifuza kubera ngo danse umuvandimwe please we beg you dusoje ikiganiro dushoje inkuru yanjye ngo dakomere wabonye muganga se muganira ubu ngubu muganga urumva naje kuwa mbere nibwo navuye kuri uwo mama yarambwiye ngo nzajye kurebera kuri centre de santé ya Kanyinya y'ahantu hari n'umubikira w'isoro wanyemere kujya aganiriza abantu gutyo uramutse umubonye sibyo utamubonye wazambwira tukamubaza nzakubwira bizagufasha kuko ntabwo ushobora kubaho uzi icyo gifite wikoreye gutyo n'umwana ntiwamurera n'urugo ntiwarwubaka byaba mu gahinda gusa sibyo ntacyo wazageraho ngaho komere vuga nimero ya telefone yawe basi tubare dusorezaho inshuti iri kutwumva umuvandimwe uri kutwumva please ngo danse ni uwanyu nta wundi ni uwanyu ngo udavuga nimero ya telefone yawe nimero ya telefone kandi ndebe niyo yajyaga akoresha ariko imbaruyeho ntabwo ngunda kuyimenya ninde wayikoreshaga mukuru wanjye ibaruye ku mazina yawe ibaruye ku mazina yanjye nirebe ntacyo tubwire ubundi tubare dusoreza mbwira inshuti abavandimwe mukurikiye ibiganiro byacu bya inkuru yanjye muri imfura mu mberere aho ntari ntabwo hose nahaba ngo danse mubane nawe 07 41 30 51 5 uyivuze neza yego
umva iyi nkuru yanjye